nizihe ngaruka nziza aya mabwiriza ashobora kugira ku bantu bari muri ayo makominoti cyangwa se ayo madini? Ayo ari amabwiriza adashingiye ku byanditswe byera ateza imbere fondatere, ntabwo ateza imbere abanyamuryango bose. Idini ryose rigiye kuvuka rivuka rituka iryo rivuyemo. Nk'abagorozi bavuye mu badive bavuga ko abadive bakunda amafaranga, ko abadive bahembwa. Nta muntu uzerekwa cyangwa ngo abonekegwe cyangwa ngo arote cyangwa ngo ahishurirwe agira ikindi gitabo ciyongera ku byanditswe byera. None iyo doctrine ifite ibintu 10 ishingiraho. Ibyanditswe byera ni iki? Ese Imana dusengayo ni iki? Ese Yesu Kristo ni iki? Ese abamarayika ni iki? Ese umuntu ni iki? Ese icyaha ni iki? Ese agakiza ni iki? Ese itorero ni iki? Ese umwuka wera ni iki? Ese kugaruka kwa Yesu ni iki? Tugeze ku cyo bita les branches, amakemwa ubwo bishatse kuvuga iki? Avuga ko ari inenge itabuza umuntu ubukristo ariko bikabita kwemerera kuba umuyobozi. Aya matorero ya Gipantekoti ari muri aka karere kacu, Sepebu, Sepak, ADPR, aba ni abantu bahora iteka ryose ubona basa nkaho bahanganye n'aya macacizi menshi ku birebana n'imyambarire, amapantaro, kurebana no kudefiriza, amaherena, kwambara imikofi. Ibi bintu bigatuma bahora bo bavuga ngo twebwe nitwe turi mu murongo, abandi bose n'abayobe. Hari n'abazana ubutumwa bavuga ngo Imana yabatumye yuko ibyo bintu ababikora bazarimbuka. Sinzi niba uri butwereka no muri Bibiliya uburyo ibibuzamo. Iki kintu bakivuga iki? Ubwo mu gihe ushatse kuvuga ni kihe? Aho ngaho si bahita bagaruka babandi bavuga ngo iyo ni teologiya. Hari ukuntu bavuga ngo niba ugiye kuvuga ijambo rimwe banza umenye uwarivuze, igihe yari arimo, situation yaragazemo, na population iyo mu gihe cyuko byari bimgiye. Aziya yose imyambaro yabo na amakanzu, baba abagore n'abagabo. Igihe ca Yesu amapantaro ntiyari yakabayeho, kuko ntabwo Mose yari kuvuga ipantaro kandi dahari. Nta hantu rero mu guteka kwa kabiri havuga ipantaro. Ni byabaragwa ico gihe kuko byari biturutse ku mihango y'abagore, kandi imihango y'abagore yaricaga abaga bikabahumanya. Baravuga rero umugabo ntakave ku kazi ngo namanike ikanzu, nawe mugabo wipfa guhaguruka gusa ngo upfe gufata ikanzu utarebye niba ari yawe, kuko ushobora gufata iyo umugore yayiviriyeho nijo. Igihe cyo guteka kwa kabiri nta pantaro zari zabayeho, kuko nzigiye ipantaro zaremewe. Ipantaro zimaze imyaka rega. Uburaya nibwo bwakoze iyo invasion y'amapantaro n'amashati ku bagore n'abagabo. Afrika irahuzagurika, nta hantu muri Bibiliya havuga ipantaro, kandi Bibiliya yose yaranditswe ipantaro zidahari. Washizeho ipantaro rero yashatse kugoreka ibintu, kuko bakwambarana n'ikareso ariko batambaraye ipasi ngo none se kwambara ibisa no kwambarana ni ijambo rimwe? Oya, bababujije kwambarana, ntibababujije kwambara ibisa. Hari abavuga yuko utoboye amatwi uba uhinduye umubiri wawe, ariko Imana kuremye ngo ushatse gukosora Imana. Ese ibyo turabizana muri discipline cyane muri doctrine? Iyo umuntu akeba igitsina agakuraho umunwa w'ico yambariye, hagenda inyama nto kuruta igenda ku watoboye ugutwi. Ishusho y'Imana y'ubuziranenge bwayo ahubwo kwari ukwambara ubusa. Abariteriye baratangira, bo bambere ni baporoso bambere. Abariteriye haza gukurikira abantu bitwa Rezanabatiste, hakurikiraho abantu bitwa Abangirikani, hakurikiraho abantu bitwa Abakariviniste, hakurikiraho abantu bitwa Ababatiste, hakurikiraho abantu bitwa Methodiste, haza kuvuza abantu bitwa Les Églises Millénaristes, aribo bije kubamo Abadventiste b'icumweru ba William Mirere. Baza kubyara mu munsi wa karindwi wa mugore witwa Madame White. Haza kuvukamwa abayehova mu Badventiste. Abakristo bemerwa babonetse mu kigenyejana ca mbere, ntabwo babonetse ari uko abapantekote baje. Abakristo bemerwa ntabwo babonetse ari uko abanyesabato batangiye 1846 ni abadive b'umunsi wa karindwi. Abayehova batangiye 1872. Abapantekote bari batarabaho. Ariko hari ab'Imana yashimye kuva igihe cyaba Paulo n'igihe cyaba Yakobo n'igihe cyaba Policarpe n'igihe cyaba Perpetua n'igihe cyaba Inyasi, baziza akarengane cy'itorero hatarimwe abadive, hatarimwe abapantekote. Wavuga ko abakristo babonetse ari uko haje abagatulika, ari uko haje abametodiste cyangwa abakristo. Ese bivuka se ntabwo yasanze abakristo bariho, babayeho itarabaho. Iyo miryango iheza inguni, ariko kandi wemera ko ababayeho mbere bawe bari abakristo, ntiwagaya
abadasa nawe kubera iki umupantekote aterekwa ko gukora ku isabato ari icyaha nuko atabyigisha kuko abantu bose berekwa ibihuje n'amabwiriza yabo udafite ayo mabwiriza ntabyerekwe cyo nemera nuko umuntu yigisha abantu Kristo Yesu bamara kumumenya ahubwo bagategekwa na wa mwuka wera cyo bareka n'ico basigarana nayo bategetswe n'umuntu abategeka ico yanga cyangwa ico akunda nico kibazo azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka tugusuhuze wowe nshuti ukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Turavuze ngo ugira amahoro y'Imana aho uri hose kandi turabifuza kugubwa neza mu byo mukora ndetse no guhabwa umugisha n'Imana iha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Uyu munsi tunejejwe n'Imana mu mitima yacu yuko yongeye kutwemerera kugaruka imbere ya kamera ya Iron TV aho tuganira ku bintu bitandukanye uko bisanzwe tugenda tubatumiriza abantu batandukanye bafite inararibonye mu birebana n'aka gakiza ku birebana n'isi dutuyemo ku birebana n'ubuzima bwa buri munsi tunyuramo kuko agakiza kubakiye ku bintu bibiri ubuzima bwo mu mwuka ndetse n'ubwo mu mubiri byose ni ibintu bigendana niyo mpamvu tugenda dutumira abantu batandukanye bakagenda batwigisha ndetse baduha no kwinararibonye yabo y'ibyo banyuzemo muri iyi nzira ijya mu ijuru. Kubw'uyu munsi rero twongeye kubatumirira umukozi w'Imana Pastor Mpazi Birego abantu benshi baramuzi kuri social media n'umuprofeseri wigisha cyane birebana n'iyobokamana hirya no hino azwi n'abayobozi benshi bo mu madini atandukanye. Hanyuma rero paseri hanyuma tuguhaye ikaze kuri Iron TV. Murakoze cyane mwakwibwira abakurikiye kugira ngo babashe kubamenya nyuma twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni Pastor Mpazi Birego kaba natumiwe kugira ngo nkorane ikiganiro na mwene data ahangaha kuri channel tugiye gukorera ikiganiro Imana ibaha umugisha. Ya paseri mu by'ukuri tugenda dukurikirana ibiganiro byanyu ubutumwa mugenda mutanga inyigisho zitandukanye kandi tukumva ziradufashije cyane kuko muvuga ibintu wumva bisobanutse kandi byishingiraho agakiza. Akaba ariyo mpamvu twifuje kugira ngo uyu munsi muze kutuganiriza ku nsanganyamatsiko ikomeye kandi iri guconfusinga abantu benshi hirya no hino ku isi mu madini barimo. Ari nabyo natwe tumaze iminsi turi gutambutsa inyigisho kuri Iron TV kuko Iron nta dini rimwe ibogamiyeho ahubwo niyo gutambutsa ubutumwa tunerekana inzira y'agakiza yariyo. Uyu munsi rero twabatumiye kugira ngo tuganire ku birebana n'ibintu bitatu ari byo biri guteza impaka mu madini. Wanavuga ubutumwa gatoya warasa ku idini ati ubwo urashaka kuyobya abantu. Kubera iki? Kubera ko bagira ngo hari nawe urimo kubazana ariko ari uburyo bwo kwerekana ese ibi bintu biri mu madini biri kuzanira abantu agakiza. Muri ibyo bintu bitatu tugiye kuganiraho ni ibintu bitatu. Cyambere nicyo bita doctrine, inyigisho nzima cyangwa se inyigisho shingiro z'itorero. Sinzi niba mutubwira niba ari z'itorero gusa cyangwa se niba ari inyigisho nzima zituruka hehe. Icya kabiri nikitwa discipline, ubwo mu Kinyarwanda babyita ngo iki? Amabwiriza. Hanyuma akaza icyo bita reproche. Reproche ariyo baje gusobanura amakemwa. Aha, nibyo bintu bitatu kuko nibyo biri mu madini atandukanye. Ariko nanone ukareba ugashaka doctrine ukabona ntabwo ibonekamo. Hari aho ugera ugasanga cyane bubakiye kuri discipline ayo mabwiriza. Hari aho ugera ugasanga mbega harimo uruvangitiranye mu madini ku buryo abantu benshi hari abazi ngo bahagaze mu gakiza ariko wareba ukabona agakiza kabo ntabwo kubakiye ku ijambo ry'Imana. Ni iki mwadufasha kuri icyo kintu kugira ngo
gisobanuke, kandi nabyo byagiye bituma haba amacakubiri mu madini atandukanye, abantu ntibumvikane. Abantu batangiza amakominote ariyo bita ngo ni amadini atandukanye bari bafite intego itari iy'ubugingo. Itorero ry'intumwa nta kindi ryari rihanira uretse kugeza abantu ku bugingo. Noneho rero abantu bubaka ibintu bisa n'amashirahamwe cyangwa amakoperative, niho Satani yafatiye itorero. Kuko abantu bubakiye ku myizerere mu bintu bisa n'amakoperative. Yego. Itorero ry'intumwa nta kibazo cyari rifite, ryitwa gitorero, rikitwa itorero ry'intumwa. Ariko ikintu bita ngo Catholicisme igiye kuvuka, ifata ikintu cyitwa amabwiriza y'ibintu bihimbiye bitaturuka mu byanditswe byera, ariko baba bafitemo inyungu. Urugero, twemera ko Mariya ari nyina wa Yesu, turabyemera. Kandi ijambo ry'ubuhanuzi riravuga ngo umwari azasama inda, naryo Bibiliya iraryemera. Ariko kiriya kintu kivuga ngo ni umuhuza w'Imana n'abantu, kuko yabyaye Imana, afite ubumana muri we, ashobora kudusabira ku Mana, kiza guhinduka nk'ihame, ariko ari amabwiriza Bibiliya atari kwivuga. Umuntu ufite ubumana muri we ni Yesu Kristo. Amen. Kandi Mariya yari inzira, ntabwo burya ari we wabyaye Yesu, ariko ni inzira Yesu yanyuzemo. Umwari yitwuhiriwe, ariko ntabwo yambaye ubumana muri we, noneho ngo abantu bamuramye abe yabasha kubageza ku Mana bamusenze. Ntabwo ari byo. Yesu Kristo niwe wenyine rufatiro rw'itorero. Kandi noneho rero nta rindi zira abantu babasha gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Nibyo rero nashatse gusobanura mvuga nti, iyo abantu badatangiza amakominote cyangwa amadini asa n'amashirahamwe, itorero ryari kumya kuba itorero ritunganye, rikabasha kugeza abantu ku bugingo. Ariko ubu ngubu umuyoboke w'itorero ryitwa runaka, aho kugira ngo ahemukire iyo torero, ubwo ahemukira Imana, akavuga ati aho kugira ngo mpemukire Isabato, ahubwo nahitamo gukora ikindi, nka kwima ibyo kurya. Uwimanye ibyo kurya burya abahemukiye Imana, kuko aba yanze kugaburira mugenzi we, kandi tuzabibazwa. Ariko akanga gukora kugira ngo adasitaza umuryango arimo, ariyo rya torero. Rero turasobanura uyu munsi wa none amabwiriza, doctrine, noneho na makemwa. Aha, icyo kintu ndashaka kudusobanura neza. Doctrine, inyigisho nzima cyangwa inyigisho shingiro z'itorero ni ibiki? Ibyo bintu ni ibiki? Inyigisho nzima z'itorero urabona muri Timoteyo ya 2 ibice 3 umurongo wa 16 havuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigirira umumaro kutuyobora, kugira ngo umuntu w'Imana agere ku rugero rushitse rwo gukora imirimo myiza. Nuvuga ngo ikintu cyose kijyanye n'ibyanditswe byera nico kiba kivuye muri doctrine. None iyo doctrine ifite ibintu 10 ishingiraho. Ibyanditswe byera ni iki? Ese Imana dusengayo ni iki? Ese Yesu Kristo ni iki? Ese abamarayika ni iki? Ese umuntu ni iki? Ese icyaha ni iki? Ese agakiza ni iki? Ese itorero ni iki? Ese umwuka wera ni iki? Ese kugaruka kwa Yesu ni iki? Noneho izo nyigisho z'uburyo 10 nizo zubatse doctrine imwe, inyigisho nzima zishingiye kuri Kristo. Iyo uziciye iruhande rero, ndatanga urugero kuri buri shabi. Ibyanditswe byera ko byose byahumetswe n'Imana, nta muntu uzerekwa cyangwa ngo abonekegwe cyangwa ngo arote cyangwa ngo ahishurirwe hagira ikindi gitabo ciyongera ku byanditswe byera. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, nta kindi kizongera guhumekwa nkabyo. Umuntu uzavuga ngo nyamara hari ikindi gitabo wenda cha Madamu White cyangwa Gatigisimu y'Abagatulika cyangwa wenda cyitwa Umugenzi, umuntu yashobora gusimbuza kimwe mu bitabo bya Bibiliya cyangwa kikabinyongera, ntacu. Kuko Bibiliya ivuga ko uzongera ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi cyangwa uzagabanya, Imana ivuga ibizamubaho.
Imana izongera ku mibabaro kuzongera, Imana izagabanya ku ngororano azahabwa mu bwami bwe niyongera cyangwa nagabanya. Ibyanditswe byera biruzuye kandi birihagije kandi birisobanura ubwabyo, nizo nta kindi gitabo ubasha kubona iruhande. Hari agatabo kitwa agatabo k'umutima w'umuntu, bakavuga ngo imbwa n'ubusambanyi, ngo ihene n'ubuhehesi, ngo ingurube n'umwanda, bakavuga byinshi ngo ni dayimoni. Noneho bakaza kubyongera kuri Bibiliya ngo nabyo ni ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ijambo ry'Imana kuko ntabwo ari dogitirine. Dogitirine ni ikintu ushobora guhamisha ibyanditswe byera, nk'uko hari uwambajije mu gitondo ngo ihene kwisobanura ubuhehesi, ngo ni gute mwayisobanura ukundi? Nta hantu mu byanditswe byera havuga ko ihene ari umuhehesi, ahubwo biri ku gatabo k'umutima w'umuntu bashatse kongera kuri Bibiliya. Ntibyemeye rero ngo ufate agatabo k'umutima w'umuntu ubwiriza ijambo ry'Imana mu rusengero. None pasi tukiri aho ngaho, urabona amadini menshi afite ibitabo bitandukanye nk'uko bivuze, nka katigisimu y'abakatolike. Abadivantiste bakoresha ibitabo by'uwitwa ngo Ellen G. White, intambara ikomeye, umuja w'Imana, yanditse ibitabo byinshi, intama zigirwa amatorero, mu byaduka byo mu minsi y'imperuka, ni byinshi cyane. Kandi ugasanga kenshi haba mu rusengero y'abahehe barabisoma umwanya munini kurenza uko basoma Bibiliya, bakabiha agaciro no kweterpretinga ijambo ry'Imana bakabiheshwa nabyo. Nk'icyo kintu urakivugaho iki? Gifite imbaraga ki kubirebana n'ubugingo bw'itorero? Ikibazo birakuza itorero cyangwa biraridindiza? Ikibazo c'abayoboke b'amakominote yose ntabwo atoranya inyigisho zo gufasha abantu mu buryo bw'ubugingo, ahubwo atoranya inyigisho zishigikira umuryango yahisemo. Hari ikintu uvuze nacyo kintangaje. Kuki uri kuvuga ngo ni amakominote kandi abantu bamwe bavuga ngo ni amatorero n'amadini? Ese udutandukanyiriza hehe amatorero n'amadini bitandukaniye hehe? Idini ni inzira abantu baremekanya bakariha amategeko yo gushaka Imana. Ngwiki idini ni inzira abantu baremekanya bakayiha amategeko yo gushaka Imana. Voilà. Idini rigira amategeko. Itorero rero ntabwo rigendera ku mategeko, ahubwo itorero ni Kristo. Noneho rero itorero ni ubugingo, ntabwo ari amategeko, si amabwiriza, ahubwo itorero ni ubugingo. Ntabwo mu itorero abantu biyubakira inzira zo gushaka Imana, ahubwo Imana ni ishaka abantu. Biratandukanye. None ubushatse kutubwira ngo ayo madini niyo makominote? Niyo bita abakominote. Ubu ni amashyirahamwe? Abashyirahamwe ni amakoperative, kuko aberaho gukiza bamwe atari mu buryo bw'ubugingo, ahubwo mu buryo bw'umubiri. Ushaka kuvutanga ivugabutumwa rikiza bose yarikorera no mu isoko, yarikorera no muri gare, ariko rirya ryo mu rusengero rishaka aderese aba ari ukugira ngo havemo n'ishirahamwe rifasha bamwe. Ubwo ni amakominote. Ni amakominote. None pastor, tugarutse hari utuntu tubiri ndi kukubaza kuri icyo kibazo cy'abakoresha ibitabo kurenza Bibiliya. Icya kabiri, ayo makominote abakristo cyangwa se abayoboke bayo bazabwirwa n'iki kari amakominote cyangwa amakominote cyangwa atari itorero rya Kristo koko, n'abayashinze ko badafite intego yo gufasha abantu kujya mu ijuru? Martin Luther yari padiri mu Gatolika, kuko Imana ubwayo ntabwo yigeze yibagira itorero ryayo, arahishurirwa abona ko ayo mategeko yo muri kuva atabasha kugeza abantu ku bugingo, avamo afite umugambi wo kugira ngo ashinge umuryango wabasha kugeza abantu ku bugingo mu buryo bwo kwizera. Noneho rero uwitwa William Mirere yari umubatiste, ariko agira ico yerekwa kugira ngo avemo, akoresha ubuhanuzi yahishuriwe. Uwitwa William Mario Branham afite ijambo ryavuzwe yagendeyeho kugira ngo ave mu babatiste. Nura Madamu White afite yerekwa ryatumye yandika biriya bitabo. Ariko ikibazo nuko bitabaye iby'itorero, ahubwo bikabira by'umuryango umwe nk'umwihariko wabyo. Kubera iki? Kubera wari ufite amahame amwe adahamanya n'ibyanditswe byera.
ubwo uwo muryango ni nk'uwuhe ushatse kuvuga? Nk'umuryango tuvuge w'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ni gute uvuze ko badahuza n'amahame ya Bibiliya? Nuko isabato atari itsindishiriza abantu kwigondeka mu itegeko, ahubwo umuntu atsindishwa no kwizera Yesu Kristo. Ko umudive ndamutse muzanye imbere yawe mwaburana bukarinda buke we agaragaza ko ni byiza kwizera Yesu Kristo, ariko ngo uwizera nawe agomba kuyoborwa n'amategeko ya Yesu. Ariko Yesu yarayiziruye muri Yohana 5:17 na 18 abari cazira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uretse kuzirura isabato gusa ngo ahita yita n'umwana w'Imana nase ngo akigereranya nawe. Ni ukuvuga ngo kuzirura isabato nico yazize. Kandi amategeko afite igihe yakoze, kuko mu gihe ca Mose ribyo yayoboye Abayuda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kutaraza kwa Yesu Kristo ngo abantu bose babagaho babaye gutwarwa n'amategeko, ariko bategereje uko kwizera kuzaza. Ubwo noneho rero nibwo amategeko yabereye abantu umushorera wo kubageza ku kwizera, ariko kwizera kumaze kuza abantu ntibaba bagitsindishirizwa n'ayo mategeko. Byanditswe mu Bagalatiya igice ca 3:23-26. Ni ukuvuga ngo hari igihe amategeko yakoze mu gihe cawo. Narizo mpamvu amategeko ntayakoze gutanga imbabazi, ahubwo yakoreshwaga kwica. Kubara igice ca 15:32. Basanze umuntu atoragura udukwi kw'isabato, bamushiriye Mose ngo bategekwe uko bamugira. Imana iravuga ngo uwo muntu ntabure kwicwa nk'uko amategeko nahaye Mose avuga. Wa muntu bamujana inyuma y'iteraniro, bamutera amabuye, baramwica nk'uko Imana yategetse. Ariko abantu bagiye gushira bicwa n'amategeko, Yesu Kristo araza kugira ngo adukure mu bubata bw'amategeko rundi. Ntabwo awe kwe amategeko, ahubwo yaje kuyasohoza. Yari yaranze kugeza abantu kugakiza, Yesu abageza kugakiza amategeko atagezeho. Ntabwo Yesu yakuye amategeko ya, ahubwo yarusha imbaraga yo kugeza abantu ku Mana. Nizo mpamvu amategeko atabaye umuhuza, ahubwo Yesu ari we wabaye umuhuza. Icyo tuzagikora ikiganiro gifatika cyane. Ahubwo tugarutse gatoya turi kuri doctrine. Waruvuze ngo biriya bitabo byabaye iby'umuryango umwe w'Abadiventiste. Yego. Gute bishigikirwa nabo ubwabo kubw'amahame yabo, ariko ntibyashigikira ADPR kuko birimo ibyo ADPR itemera. N'urugero birimo ibyo Anglikani itemera. N'amahame ya ADPR ishinga irimo ibyo Abadive batemera. Kubera bose batabikura mu byanditswe byera, bubaka ibishigikiye umuryango, ntibubake ibigeza abantu ku bugingo. Nico navugaga. Tugarutse kuri ya doctrine niyo twahereye, niyo turiho, turagera ku bindi. Yego. Niki wanyereka muri aya madini yose, yaba Abadiventiste, ADPR, Anglikani ndetse na Babatista na babara bose n'utu tudini twita ngo n'uducaca, nubwo byose ari birahari byose? Ni iki wanyerekamo wenda kirebana na doctrine bigishamo? Ese bose nta doctrine irimo? Ni imvange. Hagira doctrine babona kwirabaremerera bakavanga n'amabwiriza aboroheye. Doctrine mwatubwiye ko ari ijambo ry'Imana. Niyo ni ijambo ry'Imana. Uvuze ngo babona ko ribaremerera. Doctrine iraremera. Gute? Doctrine uko iremera gukurikiza amabwiriza y'ijambo ry'Imana. Icyambere, umuntu ushaka inyungu y'umubiri ntabwo Bibiri bimwemerera. Kandi iriya miryango usanga kenshi yarashingiye ku nyungu yubaka umubiri kuruta ku nyungu igeza abantu ku bugingo. Doctrine rero icyayo ni ukugeza abantu ku bugingo, nicyo cyayo, idaharanira inyungu. Ubundi kugira ngo bubake iriya miryango bagiye bashira babanza ijambo rivuga ngo ni umuryango udaharanira inyungu. Ariko kibaza umuntu uhembwa yavuga ko ari umuryango udaharanira inyungu gute? Ikindi navuge ni izihe nyungu none ashaka gusobanura, kuko niba twihanisha abantu mu murwa cyangwa mu mujyi babajura bakihana ntibongere kwiba, n'ubundi nayo ni yindi nyungu. Ntawo twikuvuga ngo ni umuryango udaharanira inyungu. Iyo nyungu yo kwihanisha abapagana abanyabyaha bakava mu byaha, abacuruzi ntibongere kurara baraboroga baribwa, nayo ni inyungu. Ahubwo bari gutandukanya ni yihe nyungu? Ese iyo miryango yose, ayo madini yose yitwa imiryango idaharanira inyungu? Niko bandikaho. Ese
none se ariya maturo n'ibyacumi nyine ikintu kidaharanira inyungu kiba gifite ukundi gisobanura. Bashatse kubivuga ngo ni imiryango ahubwo yigenga idakorera leta, babivuga rero mu sanse uvuga ngo ni idaharanira inyungu kugira ngo yenda bamwe batagenzurwa mu misoro n'ibindi ngibyo, akenshi usanga ari aho ngaho. Aha, tugarutse noneho rero ni ukuvuga ngo uratubwiye uti baravanga byose, baravanga amabwiriza na doctrine none bikabura icyerekezo. Akenshi turaza kuza gusoreza ku kintu kibaza ngo ni izihe ngaruka ziri kuba ku bayoboke b'ayo madini bahure n'ibintu bivangavanze. Ni ukubera iki ubundi umuntu ugiye gushinga idini agira verise yifashisha muri Bibiliya? Ubwo niba yifashe ashatse kwereka abandi bose ko ibyo barimo bayobye. Icya kabiri, ugasanga uyu muntu ashyizeho icyo bita ngo ni kanuni za kanisa, igitabo cy'indongozi. Kiriya gitabo cy'indongozi kirimo ayo mabwiriza, ese ntabwo gishobora kuza kikagira ibintu cyica birebana na doctrine? Kirabyica cyane. Icyo gihe iyo bagendeye ku mabwiriza nk'uko nguko wabitekereje, kuko buri wese agira imyumvire ku mabwiriza. Usimbuye undi ntakomereza kuri ya mabwiriza, nawe ashiraho amabwiriza ye kuko gatari muri doctrine. Doctrine akamaro kayo ni uko idahinduka, amabwiriza rero arahinduka. Usimbuye undi akuraho ibyo yashizeho iyo bitari muri Bibiliya. Niko kaga abantu bahuye nako. None bigatuma umuryango udakura kuko uhora uhindagurika kandi uhora utangira, kubera umuntu watangije yashizemo igihuje n'irari rye ariko arapfa. Ugiye gutangira rero nawe yari afite irari rimwubatse ashaka gusohoza muri wa muryango, agiye kurisohoza rigomba gusenya irya mbere kuko ari abantu, ntabwo ari Imana yabisize ahubwo byubatswe n'umuntu. Uko rero guhora ha impinduka abakristo babinzira karengane. Ibintu bintangaje. Hanyuma se uwo murongo yifashisha igaragaza ko abandi bayobye. Mu minsi ashize harimo abantu twaganiriye, maze kuganira n'abantu bagize ni benshi, ariko reka mvuge babiri. Uwa mbere yarampamagaye arambwira ngo kuki muyobya abantu. Ndamaze guti ngo amadini yose hafi ya yose yayobeje abantu, ngo kubera ko babatiza mu butatu bwera cyangwa ubutagatifu. Ati kandi intumwa zabatizaga mu izina rya Yesu gusa. Ati niko ibyo bintu mubikura hehe kandi Bibiliya ivuga ko twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi? Ndamubwira ariko nubwo meze gutyo, Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Ari ibuye rikomeza imfuruka, nibyubatse kuri iryo buye gikomeye n'iki? Ati ni ibuye nyine. Nariko se Yesu ko yavuze ngo mubatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Arambwira ngo hoya muri abayobi, mugomba kubatiza mu izina rya Yesu ko n'intumwa nizo nuko zabatiza mu izina rya Yesu. Nk'uwo muntu wamuvuga iki? Icya kabiri, hari undi wampamagaye arambwira ngo amadini ya hafi yose barayobye, ngo kubera ko basenga badapfukamye, ngo kandi ngo Bibiliya yose yicukumbuye ngo wasanga gusenga ugomba gusenga upfukamye kuko uri imbere y'umwami nyiri cyubahiro ukomeye. Ndamubwira nise Bibiliya kuko tugiye kwireba tubona ko hose ari uko bimeze. Ati niko bimeze, umuntu wese agomba gusenga apfukamye. Nk'aba bantu rabambwirira iki? Ntabwo ariko biri, ntabwo bakubwiye ukuri. Usomye byakozwe n'intumwa ibice 8:14 havuga ko intumwa zumvise ko i Samariya bumvise ijambo ry'Imana, batumayo Petero na Yohana. Bagezeyo basanga barabatijwe mu izina rya Yesu gusa, ko ijambo ry'Imana rivuga bitahagije. Noneho barabahamagara barabasengera kugira ngo babatizwe mu Mwuka wera. Byasobanuraga ko kubatizwa mu izina rya Yesu hari icyari kibura, kuko niba intumwa zarabatije mu izina rya Yesu ni hehe? Ibyakoze n'intumwa 2:37 haravuga ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa ngo
bagabo bene data tugire dute, baravuga ngo mwihane umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi namwe murahabwa impano y'umwuka wera kubera isezerano ari ry'abana banyu ab'Imana yahamagaye. Ni ukuvuga ngo bavuga umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu kugira ngo muhabwe impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iry'Imana, bwa butatu bukagaruka. Yesu rero uruta intumwa yatanze inshingano ikomeye ngo mugende mu mahanga yose mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'umwuka wera. Hariya ngo mubatizwe mu izina rya Yesu niwe Mwana, kandi murahabwa impano y'umwuka wera niwo mwuka wera, kuko isezerano ari iry'Imana niwe Data. Biragarutse. Rero iyo umuntu afata akarongo kamwe ntasome Bibiliya yose ngo ayihuze, ashora abantu ubwo mu buyobi. abo bantu babimbwiye, umwe yari umuburanamu ari we wavuze ibyo kubatiza mu izina rya Yesu, undi ni umugorozi uvuga ku bireba no gusenga umuntu apfukama. None hariya mu byakozwe n'8:14 ko bavuze ngo basanze kubatizwa mu izina rya Yesu gusa bidahagije, bituma bongera kubakorera undi muhango. Birahari. Narizo mpamvu n'isezerano ry'umugisha ridashobora gutangwa Data dahari n'Umwana n'umwuka wera. Hari mu Bakorinto ba 2:13 na 14 haravuga ngo abera bose barabatasha ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo ni wa Mwana, n'urukundo rw'Imana ni Data, no gufashwa n'umwuka wera bijane natwe twese kugira ngo isezerano ry'umugisha risohore kubera. Amina. Niho byemerwa. Haleluya. None baze uti noneho rero umurongo umwe bifashisha bawifashisha mu kuyobya abantu. Ubwo rwaga abantu bose bayi bashinga amatorero cyangwa se amadini, watubwiye ngo na amakominote. Yego. Uwo murongo kuba wifashishije no kugira ngo yikurure abantu zanyunga zibone, akabayobya. None ubwo niba bimeze bityo ko amadini menshi ari uko yatangiye, abantu bakora iki? Nizo mpamvu ubuhanuzi bw'itorero ry'Isarudi maze kwerekwa kwizera k'ukuri ava muri Katolicisme abagaya, ariko kwa kwihimbaza ngo twe turuta abagatulika, nawe aza kubaka ikintu, kuko mu byarwanyije bya mbere ubusaseridote cyane cyane ni ikintu cyitwa indulgensia. Martin Luther niwe uvuga yarwanyije ikintu, Martin Luther yarwanyije ikintu cyitwa indulgensia. Kubabarirwa ibyaha ariko utanze impongano ikirwa mu mafaranga. Nukuvuga ngo abantu barapfukamaga mu byo bitaga guhungama, penitensia, imbere ya padiri akababarira ibyaha, ariko noneho baza gushiraho igiciro ku byaha. Uwasambanya afite hatanga, n'uwibyagira hatanga, n'uwarozagiye hatanga, n'uwarwanyagira hatanga, n'uwasuzuguye byakagira hatanga. Ubwo rero Martin Luther asohoka arwanya ikintu cyitwa indulgensia. Abantu bose iyo basohoka barwanya abo basohotse bo kugira ngo bikururire abayoboke, bamara kubaka bakongera bakagarura rya kosa ryabonetse mu muryango watagiye. Ni ukuvuga nk'ubu ngubu hari amatorero amwe yagira ituro ryo kwishinganisha, ituro ryo kwisinganisha rikaba ryongeye kugarura ishusho ya indulgensia yabaga muri Katolicisme mu gihe cy'Iroma. Kuvuga ngo ufite inka, bakabaza ufite inka zingahe? Ufite inka 50. None kugira ngo inkubita zikubita tubigenze dute? Nukuzishinganisha ugatanga mimwe ukazishira mu bwishingizi. Ufite inzu amateriyo uti kwishobora gutwikwa n'inkongi y'umuriro, ugomba gutanga 500 ukayishira mu bwishingizi bw'Uwiteka ikayirinda ngo itazatwikwa n'umuriro. Kandi hari amadini amwe abikora ibyo bintu. Be arahari menshi ahubwo. None ufite umugore murumvikana, none kutamushize mu bwishingizi ngo atazarwara, igahinduka yampongano y'ibyaha. Iyo banze muri Katolicisme hagati ya 538 n'igihumbi 1798 yabaye aho abantu babarirwa ibyaha bishuye. Asohoka yirwanya, amaze kubaka y'amaturo aragaruka, n'icacumi kiragaruka, no kwishinganisha biragaruka. Nibwo ibyo byagarutse biragaruka. Pastor ko kantu uvuze karantunguye. Tumaze iminsi hari abantu bari kuvuga ku birebana n'icacumi n'amaturo byagarutse ngo ryari. Ndavuze ngo penitensia. Habayeho ikintu barema cyitwa indulgensia, ni igiciro
c'amafaranga basabaga umuntu wakoze icyaha bakamuha ikintu cyitwa lettre de diligence quittance. Noneho uwabaga yibye cyangwa yasambanye cyangwa yaroze cyangwa yarwanye cyangwa yasuzugura ababyeyi byose babishira ku giciro babitangira ibitanze. Ni ukuvuga ngo iyo waba gusonewe kwiba ukaba ufite igitansi igihe kitarashira bashize kuri yaresi y'igitansi wabaga wibye bikagendera muri ca gitansi wasonewe. Noneho bibonye amafaranga yiyongera bagira umururumba wo kugwiza umutungo bashiraho noneho kwishinganisha. Kwishinganisha niba bavuga ngo kwiba byishurwa 20,000 batariko ushatse wakwishura amezi 10 ufite ubushobozi ugatanga 200 kugira ngo icyaho uzakora muri ya mezi 10 cye kubarwa kuko warangije kucicurira ku gitansi. Niyo bita indulgence. Aha, warutubwiye uti rero ibyo byaje kuhagurukamo intambara nyinshi muri 550 kugeza mu 1700. Oya kugeza 1517 bariterutere ari kubivuga ari kubyamagana arabyamagana amaze kubyamagana baramuhagarika baramuca bamuciye abavamo atangira protestantism batangira batuka abatura. Bavuga bati umuntu atsindishirizwa no kwizera. Itoro ry'i Roma rikavuga ati umuntu atsindishirizwa n'amasakaramentu. Ya masakaramentu akaba azaherekezwa noneho na indulgence. Bati oya umuntu atsindishwa no kwizera Yesu Kristo gusa nta gitambo cy'ibyaha cyaba. Bamaze kugwira bumva bakeneye imishinga. Barubaka bate badatuye. Barubaka bate badasabye amafaranga. Baragwira bate badakoze ibikorwa by'iterambere. Ko bakeneye amashuri barongera barayasaba. Baba bashyizeho ibyacumi n'amaturo. Barongera barabisaba. Kandi ari byo byatumye bagira ikibazo nabo. Noneho rero idini ryose rigiye kuvuka rivuka rituka iryo rivuyemo. Nk'abagorozi bavuye mu badive bavuga ko badive bakunda amafaranga ko badive bahembwa ariko nabo bongera gushiraho imisanzu yivuga butumwa ntabwo twaje kubwiriza muri Zimbabwe tutagira amafaranga ntabwo twaje kubwiriza muri Cameroon tutagira amafaranga ntabwo twaje gufasha uwapfaka tutagira amafaranga ya mafaranga nayo barwanyaga ngo abayaturishaga bari bisamba rongera aragaruka sibyo ntibavuga bati tuye turakoresha iwacu gusa. Idini ryose rivutse riza rituki ryo rivuyemo ariko ryamara kugwiza abantu bakagaruka muri ya koperative. Aha, reka noneho rero dusa nkaho Doctrine ndaza kuyigarukaho nyuma nubwo wayisuduha icyerekezo cyayo ndashaka ko twinjira muri discipline kuko iraza kudufasha gusobanura Doctrine neza abantu babyumvise. None pastor tugeze ku cyo bita discipline cyangwa se amabwiriza y'idini runaka twabonye ko haba ikintu bita gukora igitabo cy'indongozi kirimo amabwiriza agiye kugenga iryo dini. Iki gitabo iyo bagishyizeho bagishyiraho wifashishije Bibiliya. Ese niba hari Bibiliya bifashisha nyuma yaho wowe ukurikije inararibonye umaze kubona bakurikiza ibyo bakuye muri Bibiliya bakandika muri icyo gitabo. Ese ubundi ni ngombwa ko bagishyiraho kandi Bibiliya ntihagije? Ikigaragaza ko kibaho nuko atari Bibiliya. Yawe byo birahagije. Iyiba Bibiliya gusa barayifite. Ahubwo bari kugurira benshi. Ibisobanutse koresha ibyo muri Bibiliya bakaguriye uwizera wese Bibiliya. Ariko ntibareme ikindi gitabo cy'indongozi. Nuko bari bazi ko barashiramo ibitare muri Bibiliya ariko biyifuza bashobora kurira bakabonamo izindi nyungu. Nta kindi. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu ushinze idini ntago ari ngombwa gufata ikindi gitabo cyo ku ruhande ngashyiraho Bibiliya irihagije. Komantere ziremewe.
zigufasha kumva amagambo ya Bibiliya, ko abantu bize theology ni benshi, noneho bakagufasha ku myumvire. Ariko kurema ikindi gitabo cy'amabwiriza ngo uricari narahagarara uricari no ni ikosa. Kuko Bibiliya irahagije kandi ivuga ibyaha byose. Rero uyikoresheje umunyabyaha wese yafatwa. Ariko kongera gushiramo andi mabwiriza ayongera guhana bayishe, ni ukuvuga ko mutemera ko Bibiliya ihagije. Ariko ngira ngo icyo gitabo n'ubundi hazamo n'amabwiriza bahabwa na leta kugira ngo byose babyuzuzemo babashe kuyobora ba bantu. Oya, hari n'amabwiriza y'itorero adatangwa na leta. None se kuvuga ngo Mariya ni nyina w'Imana afite ubumana byatanzwe na leta? Oya, no, byatanzwe na leta. None se kuvuga ngo abantu bose uzakora ku isabato azaba acumuye ku Mana no kwitorero byatanzwe na leta? Oya. Ariko aho ngaho bakubwira ngo iyo ni Bibiliya, kuko byanditse muri Bibiliya. Ariko buri wese tuvuge nk'itungo, bakavuga ngo sindya iri tungo kuko byanditswe muri Bibiliya. Ntibarebe uko isezerano risha Yesu yabivuze, kuko hari ikintu cyitwa amavugurura muri hermeneutique Yesu yakoze. Akaba ati mwumvise ko bivuga ngo guhora kuremewe mu isezerano rya kera, ariko nje Yesu ndavuze ngo umuntu uzagukubita urushi mu musaya uzahindure nundi, kandi mukunda abanzi banyu mu mugambi wo kugira ngo mubayobore ku Mana. Akabihindura. Bo rero bakagumya kuri rya sera yuvuga ngo uzagukura iryinyo nawe ukura irye. Bakabizana no muri Christianisme ni muri ubwo buryo. Isabato igira uko ivuga mu isezerano rya kera, kandi yari yarahawe Abisirayeli, ntabwo yahawe itorero. Ariko natwe dufite isabato yacu, aribwo buruhukiro bwo muri Kristo Yesu uruta isabato. Hari ikiganiro duherutse gukora twagikoranye n'uwitwa Pastor Musisi ndetse n'umuntu w'umudivantiste, umusore w'umudivantiste witwa Eric. Mani bahumugisha, baganiriye neza cyane, ntago bazanye akavuyo. Ariko Eric yerekanye ko isabato itavugwa mu mategeko 10 gusa, ahubwo isabato itangirana no kuremwa k'umuntu, ngo umuntu yaruhutse isabato ubwo Imana yari imaze kumurema. Nuko abyerekana mu itangiriro, Imana iruka ku munsi wa 7 ubwo yari imaze ku munsi wa 6 kurema umuntu. Ngo rero biraza kugeza ubwo none ibihinduye n'itegeko. Icyo ni ukuri. None si imyaka 430 Abisirayeli bamaze mu Egiputa, ko batari Abayuda Abanyegiputa, isabato yarakoze. Aho bashobora kubwira ngo nuko bari mu bunyage nyine, bari mu bunyage. Ariko usabye gutegeka kwa 2:5 isabato ni independence, ahubwo ni ukwibuka uko bavuye mu buretwa bwa Egiputa. Ariko Yesu ko yayivuze niko twemera, kuko umwizera wese atsindishizwa ku bwa Kristo. Uko Yesu yaruhutse isabato yategetse abantu ngo bakore. Kuki Yesu yategeka abantu ngo bakore ukongera ukayiziririza? Wemera Yesu. Yohana 5:14 aravuga ngo abwira uwo muntu ngo haguruka wikorere urubi bwawe ugende. Tangire ku murongo wa 8 aravuga ngo Yesu akiza umuntu arumaze imyaka 38 arwaye. Amaze gukira Yesu aramubwira ngo haguruka wikorere uburiri ugende. Ahuye n'abafarisayo bubahiriza isabato baramuhagarika bati umuntu wagutegetse ngo wice itegeko nini? Aravuga ati wankije ni wategetse, nta kundi. Namaranye namwe imyaka 38 ntaco mwamariye, ariko unkozeho nkagenda nanigwe kumwumvira, nizo mpamvu nikoreye. Aho abadive baravuga ati nyine bo bahise bafatura murongo baravuga ngo nibyo isabato ntabwo ishobora kubuza umuntu gukora neza, nuko bo basigaye babyita. Oya, kwikorera uburinto ho kwari ugukora neza, yagomba kugenda akagaruka gushikira isabato ishize. Icyo racyo tuzakigaruka Pastor. Yego. Hanyuma tugaruke gatoyi. Discipline, amabwiriza ashyirwaho n'amakominote cyangwa se amashyirahamwe ariyo yitwa amadini. Wabivuze mu ijambo rikomeye cyane, kuko abantu benshi bari mu madini bazi ko bari mu itorero. Ni nayo mpamvu uvuga gatoya akavuga ati ntukoreho turi mu muhamagaro Imana yaduhamagaye. Ukabwira ati ariko se ko tubona hari ibintu bidahuje n'ijambo ry'Imana, atereka reka twabyishirwa na papa wacu, uwo papa wabo nyine ni bishop wabo, fondateur, apostle wa fondateur. Ati reka ati ibyo ngibyo papa wacu niko twigisha. Hanyuma aya mabwiriza ashyirwaho n'abantu bashinze aya madini, nizihe ngaruka nziza aya mabwiriza ashobora kugira
ku bantu bari muri ayo makominote cyangwa se ayo madini. ayo ari amabwiriza adashingiye ku byanditswe byera, ateza imbere fondatere, ntabwo ateza imbere abanyamuryango bose, ateza imbere fondatere. Nta nizo mpamvu ayakenera kandi afite Bibiliya, kuko Bibiliya irihagije kuyobora abantu. Ariko impamvu ayakenera, hari icyo aba ashaka kubakuramo cyabuze muri Bibiliya akagishyira muri ayo mabwiriza. Hari ikintu ubu ntaramenya, hariho amadini menshi yabaye organize. Hari Anglican, hari Baptiste, Adventiste, hari Lutherie, hari Presbyterie, yego, Methodiste Libre, hakaza ADPR, hakaza Gatolika. Yego. Ibyo ni ibintu ni ibidini byagiye biremera cyane kugeza ubwo bafite abantu benshi hirya no hino ku isi. Icyo nashaka kubaza ni iki, bo yurebye koko ubona bafite bya bitabo by'indongozi bose bafite ibyo bitabo by'indongozi. Ariko icyo nashaka kubanza kubaza mbere yuko twinjira kuri ku ngaruka z'icyo gitabo, ese naya twita ngo ni amacacize. Twibutse abadukurikiye yuko ijambo church ni mu Cyongereza, church ni itorero. Nubwo baratwabitiriye iryo jambo, nuko bo bakunda kwandika kusanyo zabo ngo church runaka, ariko na ADP ni church, na Katolika ni church, byose ni church. Sibyo pastor? Izina rya abantu bitewe nuko abayobora amatorero batize, bazi ngo church itandukanye n'itorero kubera atazi Icyongereza. Oya, ni impinduka y'ururimi yatumye bandika church. Yego. Ariko icyo dushaka kubaza, ese naya ngaya twita amacaci, utu tudini dutoye, nabo baba bafite ibyo bitabo by'indongozi? Bazabirema nuko batarakura. Okay. Icyambere yatangije wenda atagira abanditsi. Ikindi atangira ubwe atazi kwandika. Kuko kwandika bisanga ube warize university ushobore gupiburiya. Tukiraho rero, ubwo tubonye ko benshi bo bano batarashyira ibyo bitabo by'indongozi kuko bataragwira. Ukurikije ayo madini amaze igihe kinini cyane yabaye organize afite ibyo bitabo by'indongozi, ugakurikiza n'ubwo bucacizi bundi butarabikora, ubona isura irimo nziza hagati yabo ngabo ari yihe? Mu ruhande rw'umubiri, ntago ari mu mwuka, mu ruhande rw'umubiri. Mu ruhande rw'umubiri nta cyiza kirimo, no mu ruhande rw'umwuka nta cyiza kirimo, kuko batumvikana. Kandi ikintu kirimo gushaka Imana kinyuze hirya y'urukundo nta kibaho, kuko umuntu atangiza icyace ari uko atumvikana n'uwasize. Kandi umuntu watangiye icyace wose uzabaza inkomoko bazakubwira ko avuye muri indi. Ava muri iryo atanezerewe, akaja gutangiza atari impuhwe z'imitima yazimiye, ahubwo ari kugira ngo abone inyungu yari yarabuze mwaririye. Kira ngo ni muri ubwo buryo. Na hari imitima yagiriye impuhwe yagumya kubwiriza aho ari, kugira ngo babandi abanaga nabo bazagereho ubwo butumwa bwiza. Ariko kuba bashaka kugera vuba kuco bamuhejeho, agira bwangu akabavamo, ariko aheshwa abantu no gutuka basigaye. Nico kimuhesha abantu. Isura nziza cyane nifuzaga ko watwereka ni kubirebana n'amabwiriza. Amabwiriza kubirebana n'imyitwarire, imyambarire, turiya tuntu twose tubona mu madini. Sinzi niba wenda Imana dufashe niba igihe tuba tugifite kugira ngo naho twinjire umfashe. Ndavuga kubirebana mu ruhande rw'umubiri, imyitwarire completoma, imyambarire, imirire, imiturire, ibyo bintu byose. Ari amadini ari organize yashyizeho ibyo bintu, nandi nubwo bucacize bwo butabishyizeho, ubona hari isura nziza kuri ibyo bintu ari hehe? Isura nziza yagaragara ku mubiri, ariko hari ibyihishe inyuma yabo. Nanjye icyo ngiye kuvuga nko urugero none rugaragara mu mabwiriza harimo kudefuriza, sibyo? Kandi amavuta arahenda, turumvikana. Kunywa inzoga irahenda, sibyo? Ariko ngize amahirwe nkakubuza ayo mavuta, nkakubuza n'iyo nzoga, wenda icya 10 cyatubuka. Ntaho ikihishe inyuma yabyo rero. Eske ni uko nshaka ko wambara uko, cyangwa kusokoza uko, cyangwa nuko mbonye ko biraguhombya ukabura ico kunsigira? Nabyo nukubitekerezaho neza. Katwinjiraho rero, aho niho nashaka ko twinjira. Abadukurikiye muribuka ko turi kuganira tugeze ku kintu cyitwa amabwiriza. Hari ibintu ngenda mbona mu madini atandukanye,
cyane nk'ayo ngayo ari organize. Wenda ugiye nko muri Kiliziya Gatolika ubona kuntu padiri aba yambaye, papa yambaye ingofero, ibigenda by'ibitamirizo binini cyane by'imyeru cyangwa bitukura cyangwa by'amaroze cyangwa ki, ugasanga ari ubwo wenda mu Protestani cyangwa se muri Anglikane yajya kwigisha yambaye ikanzu imeze ukuntu, biterwa n'amabara ngo n'iminsi barimo gukoraho. Bakagira n'ingendo uko uburyo bitwara. Muri Katolika bafite n'imvugo bavuga, usibye ko muri Anglikani nabonye nabo basigaye babivuga. Hakaza noneho rero aya madini yandi, wenda mvuge na Methodiste Libre. Methodiste Libre hari uburyo nimbona bo bitwara benda kumera nk'abadeperi. Ariko habamo abantu nyine bafite ibintu bitandukanye byo muri ADPR. Icyo nshaka kuvuga rero, ayo madini ukaza no kuri ADPR hari ibintu birimo hangaha. Icyambere kudefiriza nka ADPR, ndumva na sepake na sepebu. Ayo ubwo sepake niyo muri Kongo, sepebu Pentecote y'u Burundi, ADPR yo mu Rwanda, ubona hari ibintu bahurijeho ibirebana no kudefiriza, kwambara amapantaro, kutambara amapantaro ku bagore, kutadefiriza ku bagore, kutaboha intweri, kudafunga ibituta, kutambara amaherena ku matwi no ku mazuru no ku minwa no ku mikondo, kutambara imikufi, kutempiya ku bitsike, kutitukuza, kudasiga verine. Kera ho nyiri umwana ho babuzaga muri ADPR bavugaga n'abantu batemere gutereka inzara ngo zibe ndende, ngo nabwo ngo nikose, no kwambara ijipo iriho pasura barabaga abana bigutengera. Uyu munsi barabohowe nta kibazo, nitwarabohowe. None pase ibyo bintu ko biza binyuranye n'ibyo mu yandi madini, akaba ari byo bintu ubona abantu batakomeza guhurizaho. Bamwe baravuga bati nitwe turi mu murongo n'umwuka wera yarabihamishe, abandi bati nitwe turi mu murongo cyangwa se barani ibikabyo n'ukurenga umusaraba. Icyo kintu uragisobanura ute kariho hari amatiku mu madini bituma abakristo badahura kandi tuvuga ngo turajya mu rugendo rujya mu ijuru? Habuze abantu bajijutse mu batangije iyo miryango basoma Bibiliya, nayo ubwayo yari ihagije gutangiza umuryango. Ariko twavuga ko wenda hari uwatangije kubw'ubujiji, ariko aho sinemeranya cyane ko ari ubujiji, ahubwo ku nyungu azabibonamo niho cyane umuntu yatsimbarara cyane. Noneho rero ibyo abadive barya si ibyo abapantekote barya, ibyo abametodiste bambara si ibyo abadive bambara, iyo abapantekote ibiturire siko abagatulika batuye. Buri bose bahise mu buryo bwabo bwo kubaho, nk'uko umuryango ugira amabwiriza yawo mu rugo. Ushobora kugira abana ukavuga uti nge iwanje nta mwana utaha nyuma ya saa 12. Ibyo ni ibwiriza ryawe. Undi akavuga ati ngewe iwanje sinzagaburira abana banje inyama, naryo rikaba ribaye ibwiriza ye kandi bagakura. Rero ikibazo gihari gikomeye ntari uko kutagabura inyama cyaba icyaha cyangwa kudataha saa 12 byaba icyaha, ahubwo nuko iyo umuntu abonye undi yagabuye inyama amwanga. Noneho Satani akaba yarahabonye icyuho cyo kubafata, nyabona nibatumvikana aba bafite. Yaba umwe ahitamo icye, niba nambaye ibirebire ntagututse. Pawulo yaravuze ngo ubu ntashaka yarya byose, Abaroma 14, mu byo kurya ushaka yarya byose. Ariko aravuga ngo urya byose ye guhinyura uwabyanze, n'uwabyanze ye guhinyura uwabiriye. Icyangombwa nuko ngo twabijya dushima duhimbaza Imana. Pawulo aravuga ngo umwe afata umunsi umwe akawurutisha iyindi, undi agafata iminsi yose akayihwanya. Ni mu Baroma 14 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 6. Icyangombwa nuko Imana ireba ibyiza wakoze muri wa munsi warutishije iyindi, ntireba izina ry'umunsi. Cyangwa ikareba ibyiza wakoze muri ya yindi wahwanije, ariko ntireba amazina y'iminsi. Urumva icyo Imana ireba si cyo abantu bareba. Imana avuga ati niba ushaka kuruhuka umunsi ukarutisha iyindi, haba ku cyumweru kwisa, ndareba ibyo wakozemo ko ari byiza. Undi nayihwanya ndareba ko muri yose yakoze byiza. Ku Mana rero ho ntibibe ikibazo. Ariko kuko umwe afata iki utagifasha akamwanga nk'uko Pawulo yabivuze, niho amakimbirane aza, abantu bose bakongera bagahinduka abapagani. Kuko iyo abantu batumvikana ntabwo abari abakirisitu. Nta hantu Bibiliya ivuga ko abantu babaho mu kutumvikana baba abakirisitu. Kandi inzira yo gushaka Imana abantu benshi baje bayishakira mu kwanga batizera Imana, ntabwo ari byo. Yesu yashakiye inzira yo gushaka Imana mu gukunda abatembera Imana.
aja kwa Matayo agasangira n'abakoresha b'ikoro agasangira n'abanyabyaha kwari ukugira ngo abiyegereze rebe ko yabageza ku Mana. Ariko abafarisayo b'abanyedini baravuza induru bati umuntu uvuye ku Mana kuki asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Kandi ubutumwa bwiza Yesu yatanze rero ntabwo ariko bantu bakomeje, ahubwo abantu bakomeje ubwo abafarisayo. None pase urihangana ndakugarura kuri ibi bintu kuko turi mu mabwiriza. Yego. Hari amadini amwe mvuze atatu akomeye cyane arimo hano muri aka karere kacu. Ariyo mpamvu usanga abantu badahuza kubirebana na biriya bintu mvuze. Kudefiriza, kuboha inweri, gufunga ibituta, kurya ingurube, kwambara amaherena, ibyo kurya wenda tube tubyihoreye. Ndavuga aya matorero ya Gipantekoti ari muri aka karere kacu, Sepebu, Sepak, ADPR. Aba ni abantu bahora iteka ryose ubona basa nkaho bahanganye n'aya macacizi menshi ku myambarire, ku birebana n'imyambarire, amapantaro, kurebana no kudefiriza, amaherena, kwambara imikofi. Ibi bintu bigatuma bahora bo bavuga ngo twebwe nitwe turi mu murongo, abandi bose n'abayobe. Hari n'abazana ubutumwa bavuga ngo Imana yabatumye yuko ibyo bintu ababikora bazarimbuka. Hari n'abavuga yuko ngo bikorerwa ikuzimu, kandi ugasanga ni ibintu bigaruka muri ya discipline, muri ya mabwiriza. Sinzi niba uri butwereka no muri Bibiliya uburyo ibibuzamo. Iki kintu kivugaho iki? Ni ukuvuga ngo iriya discipline bavuga, hari ikintu cyiza abadivantiste bavuze bagwa ati kugira ngo umuntu ayobore itorero byari byiza kugira ngo abanze yagenda amahanga, noneho arebe ko abantu badahuje umucyo, batarya kimwe, batambara kimwe. Yirebere ko abantu batavuka mu gihugu kimwe, batambara kimwe. Barebe ko abantu batanezwe n'umucyo umwe, batarya bimwe. Iyo umuntu avukiye mu karere runaka agahabwa amabwiriza, ya mabwiriza atekereza ko ariyo mabwiriza akwiriye isi. Tuvuge niba bavuga bati umugore ntakwiriye kwambara ipantaro, kudashobora gushira ubutumwa bwiza mu igihe cyo kuvuga ngo habaye n'abapolisi b'abagore cyabaye ikibazo, igihe cyo kuvuga ngo habaye abaganga kiba ikibazo, igihe cyo kuvuga ngo habaye abubatsi kiba ikibazo, kuko batekereza ko abantu bazahora basa uko nguko. Nizo mpamvu mu ngaruka mbi z'amabwiriza ni ukutamenya gushira ubutumwa bwiza mu gihe, kutamenya gushira ubutumwa bwiza mu gihe. Ubwo mu gihe ushatse kuvuga ni kihe? Aho ngaho si bahita bagaruka babandi bavuga ngo iyo ni teologiya. Hari ukuntu bavuga ngo niba ugiye kuvuga ijambo rimwe banza umenye uwarivuze, igihe yari arimo, situation yari agazemo, na population iyo mu gihe cy'uko byari bimwe. Ngiye kuguha urugero. Abafilipi bafite umuco wabo, ntibarya bimwe n'abanyarwanda, ntibambara kimwe n'abanyarwanda, ntibakora ibyaha bisa n'iby'abanyarwanda. Buri bwoko bugira ibyaha bwihariye. None iyo usoma ngo Paulo yandikira abafilipi, ntabwo yababuzaga iby'abanyarwanda kuko batari babifite, yababuzaga ibya abafilipi. Nicyo bashaka kuvuga no kuvuga ngo none niba badahuje umuco, Paulo yarababujije umuco w'abafilipi, abanyarwanda urababuza iki? Urareba umuco w'abanyarwanda utari uw'abafilipi ariko uja gusa nawo wakwangiriza abari ubabuza. Nizo mpamvu ntabwo ukwiriye kuvanga abafilipi ngo abanyarwanda, abafilipi nta bandi nimwe mbwira ubwira abanyekongo, kuko abanyekongo ntibarya bimwe n'iby'abafilipi, ntibambara nk'abafilipi. Ahubwo uravuga uti niba Paulo yarabujije abafilipi ibi nuko yari abibabonyeho, ariko namwe hari ibyo twababonaho bitabonekaga kuri bo, iki n'iki ukakivuga. None tukiri aho ngaho kuri ibi bintu, ese biri muri discipline cyangwa biri muri doctrine? Ni discipline. Ko hari abantu bajya baza bakatwereka yuko Bibiliya ivuga ku mapantaro mu Gutegeka wa 2:22 ngo Imana yabujije abantu kwambara amapantaro. Abandi bakaza bakajya muri Yeremiya mwitangirira aho Yakobo ngajya ku Beteli yabwiye abagore n'abana ngo bavanemo iby'imirimbo n'ibiki byose amaherena babishyire hasi. Abandi bakikubita mu kwa Timoteyo aho Paulo yavuze ngo namwe bagore ngo
ngo imirimbo yanyu yo kuba inyuma wo kuba umusatsi Maragarita n'ibiki no muri Petero bakavuga ngo ibi byose biragaragaza yuko rero kwambara amaherena ni icyaha yewe kugeza hajemo n'imyambaro ihenze ahubwo Paulo we yanavuze ngo n'imyambaro y'igiciro cyinshi. Ese pas ibyo birabihuza gute na discipline icyambere kuki abantu batabyumvise kimwe kandi bose bemera Yesu? Ndaguha urugero. Kuva Imana yarema Adamu na Eva, kuko yaremeye muri Aziya yose imyambaro yabo ni amakanzu, baba abagore n'abagabo. Igihe cya Yesu amapantaro ntiyari yakabayeho. Nta gihe na kimwe cyanditswe mu Bibiliya cyari gifite ipantaro, kuko ntabwo Mose yari kuvuga ipantaro kandi idahari. Nta hantu rero mu guteka kwa kabiri havuga ipantaro. Haravuga ngo umugore cyangwa umukobwa ngo ntakambarane n'umugabo. Kwambara niki? Ntago mbizi nanjye ubwo sindabimenya. Ni byabaragwa ico gihe. Kuko byari biturutse ku mihango y'abagore, kandi imihango y'abagore yaricaga abaga bikabahumanya. Baravuga rero umugabo ntakave ku kazi ngo namanike ikanzu, umugore ayimanura yambare ejo atayishiraho amaraso, y'amaraso akazahumanya umugabo. Nuko bimeze? Nuko bimeze. Nawe mugabo wipfa guhaguruka gusa ngupfe gufata ikanzu utarebye niba ari yawe, kuko ushobora gufata iyo umugore yayiviriyeho nijo yakora ku mubiri, kuko bitegetswe mu mategeko y'Abayuda ko imihango yica ikakwica ikaguhitana. Reba neza. Noneho rero ntabwo igihe cyo guteka kwa kabiri nta pantaro zari zabayeho, kuko nzi igihe pantaro zaremewe. Ipantaro zimaze imyaka rega 400. Ipantaro imaze imyaka 400 aribwo ibayeho. Ivi ariho zibayeho. None se bari kubishira muri Bibiliya bitariho? Kuko Yesu ni ntumwa, urabona filime bambara amakanzu, sibyo? Yego, urabibona. Aziya yose rero yambara amakanzu, abagore n'abagabo. Uburaya nibwo bwakoze iyo invasion y'amapantaro n'amashati ku bagore n'abagabo. Afrika irahuzagurika igafata igice kimwe amakanzu, ikindi gice igafata amapantaro n'amashati ku bagore n'abagabo. Ariko nk'ibitenge gukenye nta hantu muri Bibiliya havuga ipantaro, kandi Bibiliya yose yaranditswe ipantaro zidahari. Aha, icyo kirumvikanye kuba dukurikiye. Kirumvikanye kuko dusomye ngo uteka kwa kabiri 5 22:5 haravuga ngo umugore cyangwa umukobwa ye kuzambarana n'umugabo. Yego. Washizeho ipantaro rero yashatse kugoreka ibintu. Kuko bakwambarana n'ikareso, ariko batambaraye ibasi ngo wa mugani. None se kwambara ibisa no kwambarana ni ijambo rimwe? Oya, kwambara ibisa no kwambarana ntibihuje. Ntabwo iryo jambo ntabwo rihuye rwose. Bababujije kwambarana, ntibababujije kwambara ibisa. Aha. None tugaruke noneho rero kuri Pawulo kwa Timoteyo, aho yabivuze na Petero akabivuga mu rwandiko rwa 2:3. Pawulo we yaravuze ngo kandi n'abagore nuko ndashaka yuko wambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda, kandi batirimbishije kuboha umusatsi gusa, cyangwa imaragarita, cyangwa izahabu, ngo cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ngahubwo birimbishisha imirimo y'ingeso nziza nkuko bikwira abagore. Batirimbishije umusatsi kubo umusatsi gusa, bisobanura ngo be kuba ari byo bimiriza imbere. Arega Bibiliya ikigira ikini claire. Yaba wari waragize amahirwe nyine ukagira nosiyo ya Greke, nubango na Bibiliya ya version yitwa Semere ivuga neza, ivuga ngo umurimbo wanyu be kubo wo kuboha umusatsi gusa. Iyo umuntu akubwiye rero ngo we kuja urarya inyama gusa, ntabwo abaguciye ku nyama. Abyumve neza. Nukuvuga ngo aho ngaho muri Bibiliya yacu y'Ikinyarwanda yo ntago gusiriho. We kuba w'inyuma, oya hari aho gusiri iyo biterwa naho bahinduye baturutse. Warutubwiye ikigira kiyo kibivuga. Ese pastor, umuri niye mpamvu Pawulo yabibwiye aba bakristo muri Efeso? Icyatumye ababwira abakristo muri Efeso nuko babihaga agaciro kurusha umutima. Urabona Yesu usomye hariya muri Matayo 15:1 kugeza ku 8, yakundaga kurya ariko akarya adakarabye.
uribuka ko yabipfuye n'abafarisayo ti we n'abigishwa bawe kuki buryo butaje abitse intoki nk'abandi ariko urya mu nzu ya Matayo ari kumwe n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha barabati uriya muntu uvuga ngo avuye ku Mana kubera iki asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha kandi akarya adakarabye. Ariko Yesu yaraje asanga baradevelopye ikintu c'umubiri, isuku y'umubiri. None Yesu ashaka kubabwira ngo icy'ingenzi hubwo yari isuku y'imbere ku mutima, ariko ibyo simbi babujije. Ntabwo mvuze ngo wezwe mu mutima ureke gukaraba, ariko yivuga ko gukaraba biruta umutima. Nizo mpamvu yaryaga adakarabye. Aha, icyo kirumvika. Abakristo muri Efeso umwuka wari warabafasha wo kuha agaciro, kuboha imisatsi bakawupotezaho amafaranga menshi, bakawutindaho, bakibarwa ibikorwa by'urukundo no gufasha bagenzi babo. None babwira ngo umurimbo wanyu we kuja uba uwo kuboha imisatsi, imyenda y'igiciro cyinshi, imyenda y'igiciro cyinshi, tutuntu tubi, izahabu n'imyenda y'igiciro cyinshi. Ubwo yashatse ni ukuvuga ngo izahabu ni amaherena n'imikufi, ko oya, izahabu ni prophétique. Nuvuga ngo ikintu cyose cyambarwa n'abami. Ni kurya umwami Berushazari yabwiye Daniel ngo ntushobora kunsomera inyandiko ngo ndaguha umukufe w'izahabu, bisobanura ngo ndaguha ikintu gifite agaciro kageze ku bwami. Barizamuraga cyane ku buryo bashakaga kubaka ubwiza busa n'ubw'abami. None bakabitaho igihe, umwanya wo gusenga ukabura, umwanya wo gusoma iby'Imana ukabura, ahubwo bakaja mu suku y'umubiri, kwambara ibihenze. Ariko uyu munsi wa none ntabwo kwambara ibihenze ari icyaha, ariko bye gufata umwanya wawe w'umutima wose ngo wibagirwe n'ibindi byakenerwa byafasha rubanda, ya mirimo y'urukundo. None umupantekote aguze umwenda w'ibihumbi 100 ntabwo ari icyaha. Bivuge ngo afite miliyoni, aguze umwenda w'500, afashe ibindi 500 ajya kwifashisha kubikoresha imirimo abakene n'abagenyi, nta kibazo, nta cyaha. Ariko akoze ibyo byo kwambara uwo mwenda wa 500 ntagire umukene afasha, icyo nicyo kibazo Petero yagizeho na Paulo. Petero se we ruriya rwandiko yanditse ni bandi yabibwiraga? Paulo we yabibwiye abo muri Efeso. Yabibwiye na Timoteyo wa mbere, ahubwo yabivuze muri Timoteyo ya mbere, umurimbo w'umusatsi. Ndavuga Petero none we ninde yabibwiraga? Yabibwiraga itorero muri rusange, kuko ziranzandiko kuva kuri Yakobo kugera kuri Yuda ni inzandiko zandikiwe itorero zitagira umuntu zigenewe. None pase tugaruke na none ndihuta kuri minota imirashira, ni mpamvu ndi kuyihutisha cyane. Ibirebana n'amaherena, kogosha ibitsike, kusiga verine, kwitukuza, iyi mikufi yo mu ijosi, ku maboko no ku maguru, urabivugaho iki? Kubera ko hari abajya muri Yeremiya bakerekana aho Imana yavuze ngo nzahana ubwoko bw'Amowabu n'abakibose ngo bogosha ingoyi zabo n'ibiki byose, sibyo? Hakaba n'abandi berekana muri Yeremiya aho Imana ivuga ngo niba nzakura ibinuza mu mutwe yanyu ngo n'imikufi n'ibitamezo n'ibiki byose. Mbega bira byose bivuga ku maherena n'ibiki. Ndetse naho Yakobo mu itangiriro ngo yaragiye guhura ni gusenga Imana ku musozi witwa ngo iki, ndabibona no kuja na Mose agiye gusanga Uwiteka ku musozi, bavuga ngo kwetura inkweto, ibyo byose birahari. Aho ngaho Yakobo wagiye kugenda guhura n'Imana, ntibari Beteli, sinzi umusozi yaragiye, yabwiye umugore we n'abagaragwe bose ngo nibakureme ngo ibyo by'imirimbo, ngo impeta, ngo n'imikufi n'ibiki byose, ngo n'amaherena babivanemo. Abantu bakabyifashisha bakavuga ngo none ntabwo ubona ko Yakobo agiye imbere y'Imana yabwiye abantu be bose kubivanamo? Niko kudashobora gushira ubutumwa mu bihe, kuko nge navutse ba data bambara uruhu, nanjye nirwo bampetsemo, sibyo? Kuki ntambaye uruhu nkaba nambaye ipantaro? Kubera iki? Ese uruhu rwahagaze kubera kurwambara ari icyaha? Cyangwa ni ibihe, ni ubutumwa mu bihe? Nico nashatse kugusobanura. None se ubu nambaye uruhu baseka, bahita ahubwo no mu rusengero ntiwakwinjiramo, kandi nirwo rwampetse. None pase hari abavuga yuko utoboye amatwi ubu uhinduye umubiri wawe, atari ko Imana kuremye ngo ushatse gukosora Imana. Ese ibyo turabizana muri discipline cyangwa muri doctrine? Ibyo ni discipline. Gute? Kubera ko hari abiyogoshesha n'abatiyogoshesha, hari abacinzara n'abadicinzara. Urubanza rw'Uwiteka ntabwo tuzareba inzara ndende n'ingufi, urubanza ruzareba imitunganire y'umutima wawe.
abafaransa nta na rimwe bazambara nk'abanyarwanda. aho waba ushatse kuvuga yuko nka babandi bavuga ngo Imana ireba mu mutima ntireba ku mubiri. Uyu muntu yatoboye ugutwi kwe, umubiri we warapfuye. Kandi mu Batesalonika aravuga ngo mwebwe ubwanyu n'umwuka n'umubiri n'ubugingo byose birarira. Ese gutobora ugutwi kujana inyama nini kurusha gukebwa? Uburyo bakebwaga abisi. Oya ndavuza gukebwa. Gusiramurwa. Kuri abiseri base. Yego gutobona buntu uyu munsi wa none bashizeho itegeko ko umwana wese w'umuhungu agomba gusaramurwa. Bijana inyama nini gutobora ugutwi kuruta igishishwa c'igitsina cagiye. Aho bashobora kuvuga ngo nuko ariyo tegeko Imana yaratanze. Itegeko ry'Imana yatanze ntabwo ari rya Kristo kusi ry'itorero. Ntabwo ari ry'itorero gukebwa. Gukebwa ni iryo abayuda. None pase bya bintu by'amaherena n'ibiki byose bimwe. None kuri Yesu yavuze ko gukebwa yemera ari uko umutima. Cyanditswe mu Baroma gice cya 2 umurongo wa 24 kugeza 27. Hanyuma bya bintu by'amaherena n'ibiki cyane bigaruka mu isezerano rya kera. Bakerekana aho byavukiye kuba icyaha ari igihe Mose yazamuka ku musozi Sinayi, hanyuma bagafata ibyo bavuye muri Egiputa n'amaherena n'ibiki byose ari Aroni bibabwiye, bakabiremamo igishushanyo bakabisenga. Mose amanutse ku musozi ararakara kubita n'aya mategeko hasi, 3,000 by'abantu birapfa. Ataho niho rero byahindukiye iki icyaha. Kugeza n'uyu munsi biracyari icyaha. Ibyo bivuga hiki? Ntabwo Bibiliya ivuga ko kugeza uyu munsi bikiri icyaha, kuko ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera urumva hari umuhango wo gukebwa ukabisezerano cyitwa isezerano ry'Imana n'ubwoko bwayo, akaba ari uhinduka nk'umubatizo w'ico gihe. Ariko isezerano risharije haza inyigisho z'itoro zo kubaka itorero. Noneho rero Yesu ntiyongera kuvuga ko gukebwa ari ingenzi, avuga ko gukebwa si icyaha ariko no kudakebwa ntabwo ari icyaha kuri Yesu. Yego, kuri Yesu. Noneho rero nibyo nkubwiye nti iyo umuntu akeba igitsina agakuraho umunwa w'ico yambariye, hagenda inyama nto kuruta igenda ku watoboye ugutwi cyangwa watoboye izuba. Kandi ikintu uvuze nari ntarakikurana, ubu nibwo nyumvise nibutse ko twese uzasanga abantu benshi barisiramuje. Eko kuki umukristo abona ko ari ngombwa kwisaramuza tuvuge ko bari abanyabyaha? Reze paze nyine aho bahita bakubwira ngo nyine muri Bibiliya ni kwivuga. Ni Bibiliya ni kwivuga ariko Yesu siko yavuze. None siko wakoraga ku isabato bamwicaga tumwica uyu munsi. Yewe none ndumiwe. Hanyuma rero paze twihute rero none tugaruke kuri iyi discipline y'aya matorero twahoze tuvuga CEPAC, CPB Pentecote y'u Burundi, Pentecote y'u Rwanda, ADPR. Bibanda kuri ibi bintu tuvuze ku buryo abakristo babo babaye nk'abaheza nguni yo kwerekana ko abandi bantu bose bari inyuma y'ibyo ngibyo nta bugingo cyane. Harimo abaterura ariko mu mitima yabo babifite bavuga ati bari yabo wenda Imana izabagira impuhwe bagarure, kimwe nuko n'abadventiste bavuga ati Imana izagira impuhwe bazane bamenye isabato. Aba bantu urasoza ubabwira iki? Icya kabiri ari nacyo ugiye guheraho mbere kusubiza icyo, none ko hariho abantu benshi bafite ubwo butumwa batumwe n'Imana, bavuga ko n'Imana yabatumye ngo barabyeretswe, avuga ati ngewe Imana yaranyisangiye ubwo butumwa yuko abadefiriza, abambara amaherena, abambara imikufi, bose imbere y'Imana bihangiye ukundi gukiranuka kwabo, cyangwa se bashatse gukosora Imana. Bihangiye iyindi shusho bakosora Imana. Imbwira ko nibatabireka bazarimbuka. Nta muntu n'umwe wemera ishusho y'Imana yahaye abantu, kuko Adamu na Eva usomye igitabo cy'Itangiriro ibice 25, ishusho y'Imana y'ubuziranenge bwayo ahubwo kwari ukwambara ubusa. Adamu na Eva bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni, isoni zazamwe n'icyaha. Imbere y'Imana rero ibintu byose biratwikureye iki byambaye ubusa. Ntabwo imyenda twambaye ihisha ubwambure bwacu Imana, itureba uko turi. Ariko umuntu utakoze icyaha ntiyagomba kugira isoni z'ubwambure, ahubwo ni ingaruka y'icyaha. None ingaruka y'icyaha rero ntabwo Imana yari yarateguye ko tugomba no kwambara.
twari twarateguriye kurama iteka ryose twambara ubwiza bw'Imana. Adamu na Eva rero batarakora icyaha ntabwo bambaye ngo tuvuge ngo Imana yemera uwuhe mwambaro. Umwambaro si wona rimvuze ni amaherena n'imikufi ku bantu bavuga ngo barabiyeretswe ngo ni ubutumwa Imana yabahaye. Iyo umuntu yanga ikintu arakirota akacerekwa, yakiremye mu mutekerezo bye kigaruka muri filime cyagiye hasinziriye. Nizo mpamvu iyo wanga umuntu urota muri gutongana. Rero iyo yubatsemo ko wanga ikintu runaka kigaruka muri filime kigahinduka iyerekwa, nibyo bita esoterisme. Muri theology esoterisme ni amacurabwenge. Bya bintu wayitegereje kumanya n'umwana wirebera abamodoka nijoro biragaruka kumva aratabaje. Ese pase ko buvuza kantu ngo theology, abantu benshi ntibashobora kuvuga ngo ni philosophy, ko theology abantu benshi barayipinga baba Kristo bo hasi. Usanga bavuga ngo iyo ni za philosophy, ni buryo bwa politike yo kuyobora abantu ngo bashyire mu maboko yabo nkuko wabuze ubivuga. Reka nkwereke. Itorero ryose Gatolika yatangiye muri 461 igira ubudahangarwa muri 538. Ubudahangarwa bwabyo bukora imyaka 1260 kugeza mu 1798. Abari ubudahangarwa bwa Catholicisme bushira aribwo Papa witwa Pius wa gatandatu yaratwaye n'ingabo z'abafaransa zimusanze i Vatican. Noneho rero abaporoso bava mu Gatolika batangiye kwigaragambya 1517. Urumva abariteriye baratangira nibo ba mbere, nibo baporoso ba mbere abariteriye. Haza gukurikira abantu bitwa les Anabaptistes, hakurikiraho abantu bitwa Abangilikani, hakurikiraho abantu bitwa Abakalviniste, hakurikiraho abantu bitwa Ababatiste, hakurikiraho abantu bitwa Abamethodiste, haza kuvuza abantu bitwa les Églises Millénaristes aribo bije kubamo Abadventiste b'icumweru ba William Miller. Baza kubyara umunsi wa 7 wa mugore witwa Madame White. Haza kuvukamwa abayehova mu Badventiste. Noneho rero 1900 yuzuye abayehova bariho, abadive bariho, abamethodiste bariho, abapentekote nibwo bavutse. Abakristo bemerwa babonetse mu kigenyejana ca mbere, ntabwo babonetse ari uko abapentekote baje. Abakristo bemerwa ntabwo babonetse ari uko abanyesabato batangiye 1846 ni abadive b'umunsi wa 7 batangiye. Abayehova batangiye 1872. Urumva abapentekote bari batarabaho. Ariko hari ab'Imana yashimye kuva igihe cyaba Paulo n'igihe cyaba Yakobo n'igihe cyaba Policarpe n'igihe cyaba Perpetua n'igihe cyaba Inyasi baziza akarengane cy'itorero hatarimwe abadive hatarimwe abapentekote. Wavuga ko abakristo babonetse ari uko haje abagatulika, ari uko haje abamethodiste cyangwa abakristo bahozeho. Sepebu se ntabwo yasanze abakristo bariho babayeho itarabaho. Ni ukuvuga ngo iyo miryango iheza inguni kubera ubujiji. Ariko kandi wemera ko ababayeho mbere bawe bari abakristo ntiwagaya badasa nawe. Tugaruke noneho rero aka kantu ashaka kugatsiragira kugira ngo tugeraho dugerera ku musozo. Umuntu we arahagurutse aravuze ati jewe Imana yaransanze ivugana nanjye, ntago hari mu nzozi. Wenda nari nicaye mu nzi wanjye, cyangwa nari ndi kugenda mu nzira, cyangwa nari ndi mu masengesho runaka y'imisi ngahe niyirije ubusa. Inyereka ibyo bintu, inyereka bimwe n'ibikorerwe kuzimu. Irangije ijwi ryayo ngenda ryiyumvira ntabwo kwari kurota. Irantuma ngo genda umbwirire aba bantu ibi n'ibi. Kandi ugasanga uwo muntu bivuze ari muri rya dini rijyanye n'ubutumwa Imana imuhaye. Kandi akavuga ngo Imana yabumuhaye ngo abugeze ku batuye isi bose kugira ngo bagendere muri uwo murongo. Uyu muntu uramuvugaho iki? Iyo ni Imana yamutumye cyangwa si yo? Hari ijambo ryanditswe muri Yohana ya mbere ibice n'umurongo wa mbere. Yohana ya mbere igice cya 4 umurongo aravuga ngo bakundwa ntimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Ngarukiyaho kubera iki umupantekote aterekwa ko gukora ku isabato ari icyaha nuko atabyigishwa.
ngo kubera iki umupantekote aterekwa ko gukora ku isabato ari icyaha nuko atabyigishwa ariko kubera ko yigishwa iby'imyambarire nibyo bigaruka ya magambo akamugarukamo kuko umuntu yafirimira agaruka bya bindi bagutongera bikagaruka nk'uko umuntu yaba yarapfuye umukunda ukongera ukaharota uhagararage nawe kumvamo n'ijwi se akumvamo n'ijwi kuko amajwi yose ntava ku Mana niko navuze hano wenda hari ikintu aho nasa nk'ubyumvaho gatoya nuko n'abagatulika ngo bajya berekwa Bikira Mariya barerekwa cyane ariko ntiberekwa isabato ngo ahubwo ngo berekwa Bikira Mariya kwase Bikira Mariya yigeze abaho kunzi ko wahuze utubwira ngo ni Mariya hari Bikira Mariya Bikira bisobanura ngo umwari Mariya Bikira Mariya ni nose Mariya yigeze abo umwari yigeze abo umwari none se ijambo Bikira ntivuga kwishinga umubikira umuntu w'isugi oya Bikira bisobanura ngo isugi isugi nyine umwari Mariya se yaba yarabaye isugi ntiyabyara uya yabaye isugi kandi abyara nari isugi hanyuma yo kubyara ari isugi abana na Yosefu ariko yabyaye ari isugi niko gaciro bamuha kuruta abandi Bikira uburyo babivugamo bo abakatolike ngira ngo bavuga ko Mariya yabyaye umwana Yesu wenyine ari umwe arinda y'umwuka yatewe nta mugabo bahuye nawe akagumana ubusugi bwe ngo nta wundi mwana yigeze abyara uyu usugi bwe bamuramya usomye Matayo igice cya 13 umurongo wa 53 kugeza 55 haravuga ngo nyuma ya Yesu haje kuza abandi bahungu barimo Yakobo na Yuda na Simoni na Yosefu wasigaranye izina rya Se birahari noneho bakavuga ngo Yosefu yababyaranye n'undi mugore bo harakanura igitabo cyabo uko nari nkubaje naka kavuga ngo ariko Bibiliya ikavuga ngo bavukana na Yesu akantu nari nkubaje naka kavuga ngo bamwita ko ari isugi ubusugi bwe yabugumanye kugeza apfuye ubwo niyo mpamvu bamwise ngo ni Bikira Mariya nkaba nari nkubaje ngo se Bikira Mariya yabayeho cyangwa habayeho umwari Mariya aranabyara aracyari umubikira habaye umwari Mariya Imana imwiyama kwegera Yosefu kubana na Yosefu atarabyara umwana Yesu kuko inda yari y'umwuka wera witivanga n'umubiri kandi Yesu yari Imana yigize umuntu noneho rero Yesu amaze gucuka Mariya yakomeje kubyara na Yosefu kuvuga ngo Yosefu yamukuyeho ubusugi yari afite nibo mpamvu bavuga ngo Yesu yicaye mu bigishwa we abantu baraza barabwira ngo nyoko na bene baragushaka aravuga ati abo sinkigira icyo mfana nabo kuko ndi Imana yigize umuntu ahubwo bene data na bene mama na bashiki banjye na ba mama nimwe dusangiye rero nicyo nashaka kubaza mvuga nta Bikira Mariya ubaho kuko Mariya yabayeho isugi imbere yo gushaka uyu munsi ntawo none k'abakatolike bavuga ngo tweretswe umubyeyi Bikira Mariya ubwo tweretswe umubyeyi utarigeze ashaka umugabo witwa Edison Riramu umudivantiste nawe yeretswe kugaruka kwa yasegendeye ku bimenyetso by'isabato umuntu yerekwa ibyo yahawe niko nakubwiye ntabwo wankurikiye neza none se pastor ubwo ukaba ushatse kuvuga yuko nyine kwerekwa nta bibaho se kwerekwa bibaho ariko ntimwizere imyuka yose hari no kuvangirwa kubaho Bibiliya irabyemera ubwo ushatse kuvanga abantu bose nibarebe ko ibyo beretswe bihura na Bibiliya baryenzure barebe niba bihuje n'ibyanditswe byera bavuge bati sinavangiwe niba ari amarangamutima ntabwo bizihura n'ibyanditswe byera uko niko kuri kuko abantu bose berekwa ibihuje n'amabwiriza yabo udafite ayo mabwiriza ntabyerekwe n'abadivura bashobora kurota isabato barota isabato bakazana ubutumwa bakarota batarubuka isabato barimbutse nabo kubera ariko ibyo ni doctrine na discipline oya na amabwiriza nukuvuga ngo na amabwiriza ku isabato itemera bose ikindi doctrine ni icyaha hose kandi isabato iri muri Bibiliya twese tuyihuriye ariko noneho hari isabato ya Kristo akaba ni isabato y'umunsi biratandukanye Yesu yaravuze ngo nije mwami w'isabato kuko nawe ari isabato kuko habaga uburuhukiro bw'umunsi Yesu azana uburuhukiro bw'umutima nk'uko byanditswe muri Matayo 11:28 ngo mwese abaruhushe n'abaremerewe muze ndabaruhura bwa buruhukiro none ibukura ku munsi kugutagiriye akamara abantu ibushira kuri Yesu none se paze uyu muntu weretswe ibi bintu bitewe n'ibyo yigishijwe kandi bikaba byaramuhesheje umwuka wera ese n'umwuka wera yuze cyangwa ntago ari umwuka wera umwuka wera turukumvikana
ni umuntu utanga imbaraga, kandi umwuka wera uja kuba wigishijwe bawemera. Ntugire ngo umwuka wera yafata abametodise cyangwa ufata abadive, ntibibaho. Ahubwo abapantekote iyo bihanye baragira ngo turabasengera muhabwe umwuka wera, mubyemere, mubyakire. Bamara kubyemera bakabyizera, kubyizera umwuka wera akaza, yaza kubadivese. Nari ngiye kuvuga ngo ubwo kuba umwuka wera arabemeye ni uko bemeye iriya disipurine yo kudakurikiza iriya disipurine. We ahubwo ni uko umwuka wose nawe utava ku Mana, umwuka wose nawo tuva ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma nabo bakoreshwaga n'umwuka. Ngiye kuguha urugero, ibyakozwe n'intumwa ibice 19 umurongo wa 11. Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, bakarambika ibitambara bivuye ku muriwe ku barwayi ndetse bagakira indwara bari bafite. Ijambo ry'Imana riravangwa, ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zigahimbira zigana Pawulo kwirukana abadayimoni, zihimbira kuvugiye izina rya Yesu, nazo zikigana ziti ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo uwo twumvise Pawulo avuga. Ntibabirukanaga se, ariko barabikinishije ngo bari babahitanye abadayimoni, ariko barakijije benshi. Wenda niba bari bageze, oya barakijije benshi. Uko kuvangirwa rero kubaho, nizo mpamvu mugomba kwigerageza uwo mwuka ugukoresheje. Koko urambwira ute ko umuntu yaba ari mu mwuka wera ntiyumvikane na mwene se? Nyine ni ya disipurine bahawe nyine niyo batanga. Oya, umwuka wera akamaro kawo nukwemeza umuntu icyaha, kandi umwuka wera twahawe muri Timoteyo ya 2:7 umwuka wose uje ku muntu udaherekejwe n'urukundo ntabwo aba ari uw'Imana. Umuntu rero uzakwira ngo ndakwanga yamara akabahanura, ntabwo uwo mwuka azaba ari uw'Imana, kuko umwuka w'Imana ntiwakorana n'umuntu utagira urukundo, ntabwo ari umwuka w'Imana. Ariko umwuka uturuka henshi. Ubwo aho waba ushatse kutwereka yuko aba bantu ibintu byose berekwa bishingiye kuri disipurine, nkuko mwagiye mubitwereka, cyangwa se bishingiye kuri ayo maherena, amapantaro, kwempia, kudefiriza, kwa gushyiramo menshi mu mutwe, kwambara imikufi, ibintu berekwa bavanga Imana yabatumye ntabwo ariyo yabatumye. Ahubwo hari ikintu nari nshaka kumenyesha abantu cyitwa nazirisme. Ni ikintu kijyanye n'umuhamagaro, ko Imana ishobora kukubuza icitabuza undi. Imana yahamagaye Samweli iramubwira ngo kuri wowe ntukiyogoshe, nta cuma kizakugera ku mutwe, ariko ntabwo ryari isezerano ry'Abayuda bose. Imana ihamagara Samusoni yaramubwiye ngo ntihakagire icuma kikugera ku mutwe. Yohana umubatiza abanziriza Yesu, Imana yaramubwiye ngo ntakarye ibyo kurya bitetse, ahubwo ngo azatungwe n'ububura bwo mu ishamba n'inzige, ariko ntabwo ryari itegeko ry'Abayuda bose. Ikintu cyitwa nazirisme rero, ahubwo na uyu munsi wa none Imana ishobora wo kukubuza inyama, ibonye ko hazavamo ikizakwigerageza ukagwa, ariko itakibujije itorero. Ingorane n'intambara duhura nazo uyu munsi wa none ni uko umuntu agira ico yerekwa, ntabaza Imana niba ari ubutumwa bwe cyangwa ari ubutumwa bw'itorero. Naho ngaho gusa, ntabwo Imana yavuga abantu barye kimwe bagende kimwe, ariko kuri wowe yareba obstacle, inzitizi uzahura nayo nukomeza muri ico kintu. Nzabantu Imana yabujije amata, nzabantu Imana yabujije kurongora, nzabantu Imana yabujije ibirayi, nzabantu Imana yabujije inyama berekwa by'ukuri. Ariko kuko bamwe muri bo bari bajijutse, imubujije inyama ntiyabigira ubutumwa bwiza rusange. Hari abari barinjiji babujije inyama, basaba rekomandasiyo ngo babyigishe kurya inyama zari. Ariko nazirisme mu muhamagaro w'Imana, umuntu hamagarwa ukwe undukwe, ku buryo abantu bo batabuzwa byose kimwe. Aho Bibiliya irabyemera. None paze, ubwo wenda mu kugira ngo akantu tugasoze, ubwo mushatse kutwereka ko abantu bajyanye ubwo butumwa barabeshye. Abantu barabeshe. Ubutumwa bushingiye imyambaro nabaye nk'uyivuyeho yo, ni ubutumwa bushingiye ku maherena, kudefiriza, kuboha inweri, gushyiramo menshi mu mutwe, kwitukuza, kwempia, kwambara imikufi. Icyo nemera ni uko umuntu yigisha abantu
Kristo Yesu. Bamara kumumenya ahubwo bagategeka na wa mwuka wera icyo bareka n'icyo basigarana. Na iyo bategetswe n'umuntu abategeka icyo yanga cyangwa icyo akunda. Nicyo kibazo. Kuko umuntu urya inyama ntiyabwiriza abantu barya inyama. Ntibibaho. Utarya inyama. Oya, ntibishoboka. Rero ibyiza nuko wakwemera Yesu. Wamara kwemera Yesu, umwuka wera akayobora, akakubwira ibyo ukora n'ibyo udakora. Ariko iyo ubwiwe n'umuntu akubwira ibyo ashaka. Tugeze ku cyo bita les branches. Amakemwa ubwo bishatse kuvuga iki? Amakemwa ni Paulo watanze urutonde rwayo. Avuga ko ari inenge itabuza umuntu ubukristo ariko bikabita kwemerera kuba umuyobozi. Nico bita burya amakemwa. Aho rero watuma igihe cyo gutora rero umuntu urayobora abandi bakagendera kuri ayo makemwa. Discipline barayifite, doctrine irahari, ariko bakareba n'amakemwa. Bakavuga bati kubera uyu muntu yananiwe umugore akaba wenda yaramwirukanye, to twamuha guhagararira abantu bafite abagore. Ese nibagirana amakimbirane, inama itaramuhuje n'uwe izahuza bariya iti? Ubwo se waba mu makemwa hazamo na biriya byo birebana n'ukuntu abadamu baba apotre na bishop? Oya, ntabwo ari ibyo. Ntabwo ari ibyo. Ahubwo ndavuga ku cyerekeye icyatuma utaba pasiteri kandi utari umupagani. Urugero n'icyatuma uba pasiteri kandi uri umupagani. Oyico ni inzira zinduba wanyuzemo izari iz'Imana. Ariko urugero ngiye kuguha, ubutumwa bwiza bwageze mu Rwanda mu 1900 ubw'abapantekote. Ubw'abandi bwa Gatolika bwageze 1900, ubw'abapantekote bugira 1940. Ubw'abapresbyterian bugira 1907. Noneho rero ubwo butumwa bwageze mu Rwanda 1900 niho bari bakumvise Yesu Kristo. Basanga rero abantu bafite abagore benshi, 5, 6, 7 bikurikije n'imitungo bari bafite. Abo bantu nta caha bakoze. Abo bantu barongoye mu muco, ntibarongoye mu guca inyuma abo bashakanye. Abo bantu ubutumwa bwiza ntibari kubwakira budahari. None uraje wuzanye ubutumwa uravuze iti mbahaye iminsi 10 mumaze kubirukana. Turukumvikana? Mbahaye iminsi 10 mwe mumaze kubirukana. Oyica umuntu agitegekwa n'umwuka wera kubw'umuhamagaro. Imana ikavuga ngo nshaka kugukoresha mu murimo wanjye, kandi ndaguha inzira zo gutunganya ikibazo, ariko atari inama ugiriwe n'umuntu ngo wirukane abagore wari ufite ubutumwa butaraza. Atari inama, kuko babagore bakeneye kubaho kandi niwe ubagaburira, babana bakeneye kwiga niwe ubigisha. Ukubwiye ngo birukane arabikora. Paulo rero abibonye, kuko ikinyejana cya mbere bose abenshi bari bafite abagore benshi, agishira mu makemwa. Aravuga ati kuko afite responsibility, inshingano nyinshi zo gusohoza ku bagore be ari benshi, ntazabona umwanya w'itorero. Uwo tumushire muri liste y'amakemwa, to tumwise umunyabyaha, ko nta cyaha yakoze, ntawe yahemukiye, ariko ntabwo azashobora kuyobora abantu afite n'inshingano ngari. Uwo mumukuremo. Ase pase umuntu w'inzoga yarabivuze, turumvikana. Yaravuga ati umuntu w'umusinzi, umwepiskopo, umuntu uzayobora itorero, ye ku umuntu ukunda inzoga, ye kuziyandagaza. Niko havuga. Kuko ntawe uzayobora yasinze, kuko gusinda ari icyaha. Ntawe uzayobora yasinze. Icyo ni kiragenda. Umuntu utari inyangamugayo ye kumuha itorero. Umuntu utagira gahunda be kumuha itorero. Ari umukunzi w'impiyo. Umuntu udakunda amafaranga, ukunda amafaranga be kumugira umushumba. Ari amakemwa. Umuntu udashoboye kuyobora urugo rwe ntakayobore itorero.
umuntu udashoboye gucumbikira abashitsi ye kuyobora itorero, umuntu wihannye vuba ye kuyobora itorero. Rura rutonde rw'amakemwa ni menshi cyane nuko ntayavuze yose, ntabwo arayabujije abantu kuba abakirisitu, ahubwo ni ikintu cyitwa ikemwa ryatuma utayobora abandi ngo ube intangarugero. Nico gico niyo bita amakemwa. None pastor, koko tubabona benshi nyine akizwa akabashinza itorero cyangwa bagatamu ubudiyakoni ukamujyanye mu bupasoro, mu bwarimu n'ibindi. Uyu muntu we wamubwira iki cyangwa se ababikora? Abaha umuntu ufite amakemwa ufite ari amakemwa atuma atakwiye kuba umuyobozi. Oya, Bibiliya amakemwa naya ngaya nyavuge nubwo ntarayarangiza yose. Umuntu ukwiriye kuyobora itorero, Pawulo yaravuze ngo aba ari inyangamugayo, Pawulo aravuga ngo abagira gahunda, Pawulo aravuga ngo abafite umugore umwe. Ni iki wabwira abantu bashinze za kominote cyangwa se amashyirahamwe cyangwa amadini bifashishije ibitabo by'indongozi aho gufata Bibiliya ngo ariyo bakoresha mu kuyobora itorero rya Kristo, itorero riyoborwe na doctrine, inyigisho shingiro zishingiye mu ijambo ry'Imana, bikaba bizanye confusion mu bayoboki b'amadini atandukanye. Bamwe bemera ko aribo bazajya mu ijuru, abandi ntibazajyayo, abandi bari wenda Imana izabagira impuhwe nyuma bagiye gupfa. Niki wabwira abayobozi bashinze ayo madini ndetse n'abayoborwa babo? Ntaco twakora kugeza n'uyu munsi. Hari umucamanza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwongera Imana izongera ku mibabaro, ugabanya Imana izagabanya ku ngororano. Ntabwo turi abacamanza, ariko Imana nyirabyo irahari. Rero buri wese ariyumva, uwongeye arabizi, uwagabanije arabizi ku byanditswe byera. Iyo Imana ibona ko hakeneye ubundi butumwa, yari gushiraho igitabo cya 67. Itoro ryitwa iry'abamorumo ryashizeho igitabo ngo hari ubundi butumwa busha bw'umugabo witwa Mormon. Abera b'iminsi y'imperuka niko bitwa, baba hari ikagugu. Naho muri Mormon, abamormon, hari n'abamorimora, ariko abamormo niko bitwa, abamormo niko bitwa, abera b'iminsi y'imperuka. Bavuga ngo hari Nouveau Testament, ariko hakaba ngo hari Enotre Nouveau Testament bita Enotre Evangile, ubundi butumwa bwahishuriwe na Joseph Smith watangije idini ry'abamorumo. Niwe wahishuriwe, arabyigisha, aravuga ngo hari ubundi butumwa barabyigisha, ariko uzongera iby'Imana izongera birahari muri Bibiliya, n'uzagabanya iby'Imana izagabanya birahari muri Bibiliya. Rero ntabwo abantu barikwiye no kubabazwa nuko badasa n'abandi, ngo birirwe bafata umwanya bivuna ngo bari guca imanza, kuko urubanza rw'Uwiteka rurahari. Igihano cy'Imana ntabwo cyasibanganije imbabazi, ariko n'imbabazi zayo nazo ntabwo zikuraho urubanza. Nico nabwira bene data bo muri Kristo Yesu batangije imiryango nk'uko twabivuze. Nagira ngo nibuza hari n'umurongo wabaha bagenderaho. Umurongo nabaha bagenderaho nuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bakwiriye kugendera ku ijambo ry'Imana. Ibyo bikaba impuguro z'iruhande, ariko ntizibi ubutumwa bwiza butangwa ku bantu bihana, kuko na Isirayeli turayikena, na Jogarafi turayikena, kumenya aho Isirayeli yari, kumenya aho Edeni turabikenera, ariko ntabwo wahagarara imbere y'iteraniro ngiye kubasomera. Papa, n'ubundi ntabwo babishyira mu butumwa bwiza, ahubwo babyigisha muri bya bingo abanyagice cyangwa se abanyamubatizo. Nakaga niho babyigisha abantu, babereka ati discipline yacu y'itorero ryacu, y'idini ryacu ni. Ubundi mu Bakorinto ba 2 bice 4:5 baravuga ngo ntabwo tubwiriza abantu iby'abantu, ahubwo tubwiriza ibya Kristo wabambwe. Abanyagice bakwiriye kwigishwa Yesu, kumenya Yesu, ntabwo bakwigishe kumenya amabwiriza y'abantu runaka, kuko uwo mwana uri kubwira imyambarire ejo azaja mu universite mu Bufaransa ayihindure. Icyo kintu kitazahoraho rero nuko citondera ko amabwiriza ntahoraho, kandi bagereriye bagakomeza bakayizirikaho ngo nibyo bigishwe, ngo nibyo bijyana abantu mu ijuru. Oya, kwishuri ntibamwemere nawe, bakamuha ibindi.
babuha ibindi bakavuga ati niba uzashaka kwambara ibyo uzabyambara iwanyu. ese wamugana aba bantu ubwo wabifata ute kandi ibyo? Oya, ubu warangije segondere mu Rwanda ugiye muri university mu Bufaransa, ariko uravuga sinzakuramo ikanzu, none se uzaja mu ishuri itagira umuntu wambaye ikanzu? Uziranje ushaka ko ahandi wiga nyine babyemera? Ntaho hari mu Bufaransa ntaho. Ndavuga guma muri Afrika nyine kubera ko Kristo nukwemera gutotezwa no kurengana. Ahubwo azagume muri Afrika cyangwa gume nyine muri yanuza yimuhesha gakiza azaje mu ijuru. Ariko amenye ko abanyafrika sibo bigishije abafaransa ubukristo akabimenya ibyo. Base murakoze cyane, urakoze nawe umugisha cyane rwose ku butumwa bwiza. Hanyuma turifuza ko mbere yo mudusengera mwatanga adresse yanyu kugira ngo umuntu washaka kugira ikibazo kubaza akwibarije ciye kuri nimero yawe akikubaza. Ni Profesere Mpazi Birego, telefone ni 0783407035. Kuri Tigo ni 0724346639. Iyi nimero iboneka kuri WhatsApp ni iyi. Nimero iboneka kuri WhatsApp ni 0783407035. Ntuye ahitwa Nyabisindu muri Remera. Ya pasa murakoze cyane ku bw'ubu butumwa mutugejejeho cyangwa se izigisho zikomeye cyane zifasha itorero, kandi abashaka gukura mu gakiza ibi bintu barabe agaciro. Hanyuma mwadufasha gusanga kugira ngo ubu butumwa tuvuze ugira imbaraga kuba bwise. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye turaguhimbaje ko ari washatse kudukora iki kiganiro na mwene data. Ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, ijambo ryawe ni imbuto itabora, ijambo ryawe ni inyundo imena urutare, ijambo ryawe ni umuco umurikira ibirenge tunyuramo. Ndagushimiye mu mwanya tubaze kuganira tuvuga iby'itorero. Itorero raryitangiye uricunguza amaraso yawe, kandi igihe cyose niryo turebera. Paulo yaravuze ngo nubwo twanyura mu makuba cyangwa tukanyura mu ntambara cyangwa tukanyura mu biturembere cyangwa tugatotezwa, mwari kwico tuzazirikana iteka ryose ni itorero Kristo yitangira akaricunguza amaraso ye. Mana tugiye gutandukana muri aka kanya, ubane n'ubwoko bwawe bwumvise aya magambo, kandi aya magambo arushaho gushinga imizi mu mitima y'abera bayumvise, kugira ngo barushaho gukura batera imbere, kuko akamaro k'ijambo ryawe ni ukugira ngo ridukuze ritugeze ku rugero rushitse, ku buryo tugera ku buryo twakora imirimo myiza natwe tukunezeze. Uhabera bawe kwera imbuto z'umwuka, kugira ngo barushaho nyagasani gukora iby'umwuka ashaka, kugira ngo bave mu byo kamere irarikira. Mu izina rya Yesu uyu munsi w'umunsi w'umugisha, uyu munsi w'umunsi w'amahoro kuri bose, uyu munsi w'umunsi wo gusesengura no gutekereza no kwibwira ku byanditswe byera byahumetswe nawe, kandi umunsi tuzongera kubonana twese tuzatukiri mu muntu gwawe dushima izina ryawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dushimire wowe warukukiye iki kiganiro, kandi tugusaba kugira ngo wamamaze ubwami bw'Imana, sharinga ku nshuti zawe abavandimwe, dufatanye kwagura ubwami bw'Imana hirya no hino. Abantu bararushye bakeneye kubohoka, abantu bamwe baruhijwe n'imyizerere itari yo mu madini, kandi dukeneye kubabohoka. Imana igumugisha kubwo gufatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi tuzagabana ku ngororano Imana izaha abayubaha n'abitangira umurimo wayo. Pastor turagushimiye nawe kubw'uyu mwanya, Imana igumugisha cyane. Hanyuma mugire ibihe byiza, ikiganiro nakagaruka. Azatujana